Reka tugume duhagaze mu kanya turimo gusenga. Reka twubike imitwe yacu. Ana mukunzi mwiza, turabona ko ari amahirwe akomeye kuba turi hano uyu mugoroba muri uyu mwanya kugira ngo tuzane Kristo muzima ku bantu barembye no ku gisekuru kirenge. Twashakaga kugusaba Mwami ko usiga amagambo yacu n'umuhate wacu kugira ngo bitagaruka kuri wowe ntacyo bikoze, ahubwo bisohoze icyo byari bigenewe. Winufashe buri mugabo na buri mugore, buri musore cyangwa inkumi ifite icyo ikeneye aha uyu mugoroba. Kandi Data, tuzi ko twese dufite icyo dukenye, kandi nidutaha uyu mugoroba dushobore kumva mu mutima wacu cya kintu cy'abavaga Emawusi nyuma yo kuba abahamya b'umuzuko wa Kristo, bavuga bati umutima wacu ntiwagurumanaga imbere muri twe igihe yatuvugishaga mu nzira. Bitange Mwami. Heal the sick and the afflicted. May there not be any feeble among us after the service tonight. Kiza abarwayi n'abafite intimba, ntihabe umunyantege nke n'umwe muri twe uyu mugoroba nyuma y'umurimo, kandi hejuru ya byose ntagire n'umuguma kwinangira. Mwami, bose bizera ubugingo buhoraho, kuko ni muri iyo ntego duteraniye aha. Turasaba iyi migisha kubw'icyubahiro cy'ubwami bw'Imana mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana. Amen. Mushobora kwicara. Biranshimishije kugaruka aha uyu mugoroba. Ndabona bamwe bahagaze aho impande, kandi natekereza ko bashyizeho umurongo wa telefoni mu mijyi itandukanye mu gihugu hose, San Francisco, Tucson no kugeza mu burasirazuba. Turabasuhuje tunyuze mu buryo bwa telefoni. Turaha mu cyumba kinini uyu mugoroba, kandi icyumba cy'ibanze cyuzuye cyane. Inzira n'inkuta ndende zuzuye abantu bahagaze, kandi turumva ko ejo nimugoroba tuzagerageza gufungura urundi ruhande aha ugana ku nyubako y'imyitozo ngororamubiri, kandi tugira icyumba cyagutse cyane kizashobora wenda kwakira 2,000 by'abantu n'imisago. Kandi ibyo tubyize ejo nimugoroba niba huzuye umugoroba wa mbere, kandi twizeye ko bizaba kurusha ejo nimugoroba. Kandi ndabona bateye intebe zo kwifashisha n'ibindi uyu mugoroba. Turi mu gutegereza gukomeye mbere na mbere, mu gutegereza kuza k'Umwami Yesu, nyuma gutegereza ko agakiza k'ubugingo bwazimiye bwifuza kumwakira uyu mugoroba, kandi bukitegura kuza kwe igihe azaboneka. Nashaka gutanga indamutso zidasanzwe, kandi nkifuriza ikaze aba bantu bose bakomeye ku ruhimbi. Numvise abenshi ko ari abakozi 200 cyangwa barenga bicaye ku ruhimbi, kandi rwose turashimira ko baraha. Kuri mwese aho mwaba muri hose mu duce dutandukanye tw'igihugu, ndumva ko bamwe aha bava ku rundi ruhande rw'inyanja, hakurya y'inyanja, kandi turashimira ko muri aha ngo mwishimane no gusangira natwe dutegereje icyo Imana iri buduhe muri iri teraniro. Anticipations that God is going to give us during this meeting. It seems like that since I thought of coming back for these few days, inkaho kuva igihe natekerezaga kugaruka muri iyi minsi y'amateraniro, umutima wanjye washutuwe no kwiyumva kudasanzwe ko ikintu runaka kigiye kuba. Sinzi neza icyo ari cyo, ariko nizeye ko ari uguhishurirwa kudasanzwe kuva ku Mana, kuzadutegurira kandi kukatugira abaturage beza b'ubwami bwe mu gihe tugenda muri iyi si y'umwijima y'icyaha no kwinangira. Vuga kuri uyu mugoroba, aha hantu havuze ikintu gikomeye kuri njye. Mu gihe namenyaga ko bubatse iki cyumba cy'ishuri aha, nifuje gukorera aha umurimo. Ndashimira cyane inama y'ubuyobozi bw'iki kigo n'abatwemereye n'umutima mwiza kukibona. Ari ahantu hafi y'ahantu iyi nyubako yubatse uyu mugoroba, ikintu gikomeye cyahabereye hashize imyaka hafi 30 neza kuri iki kibuga. Nta kindi byari uretse umurima w'ibiti by'indabo zihumura. Muri icyo gihe kandi nabaga mu nzu ntoya neza aha,
hafi mu metero 180 uvuye hano. Nari mpangayikishijwe icyo gihe n'agakiza ka papa na mama. Baragiye bose uko ari babiri uyu mugoroba, kandi by'umwihariko uwo munsi nari mpangayikishijwe na papa. Ndibuka ko nari nsinziriye ku rubaraza, hari hashyushye, hari muki. Nizeye ko ibi biri mu gitabo gito cyitwa Yesu Kristo ari uko yari ejo hashize uyu munsi n'iteka, cyangwa byari mu gitabo gito cyitwa Sinigeze nsuzugura iyerekwa ry'ijuru. And laying on the porch, I suddenly was awakened and a burden come on my heart for my father. Ari ndyamye ku rubaraza, hanyuma nza gukanguka, noneho umutwaro uza mu mutima wanjye ku bwa papa. Uko benshi muri mwe aha bo mu mujyi mwari muzi papa, ndatekereza ko yari umugabo ukomeye nubwo yari umunyabyaha, kandi ariko yari afite akamenyero kabi nageragezaga igihe cyose kurwanya n'imbaraga zanjye zose. Yaranywaga. Iryo joro yari arimo kunywa. Noneho mbyukana umutwaro ukomeye kubwe mu mutima wanjye. Nari mfite gusa umwenda wo kurarana, ubwo nambaye ipantaro kandi ngumana ikote ryanjye ryo kurarana. Noneho nyura muri uyu murima w'ibiti bifite indabyo z'umuhondo kugera aha hantu aho ibi biri kubera ubu. Noneho ndapfukama ngo nsengere papa. And while I was praying and asking God to save him and not to let him die a sinner. Rero mu gihe nasengaga kandi nsaba Imana kumukiza no kutamureka ngo apfe ari umunyabyaha kuko namukundaga, noneho mu gihe nari ndi mu isengesho narahagurutse ngo ndebe iburasirazuba mpagaze aha, iyerekwa ryaraje kandi neza hejuru yanjye. Benshi muri mwe bazi iryo yerekwa. Hari hahagaze umwami Yesu. Noneho uko mbizi, sindi umuntu ubona ibintu uko bitari. Igihe cyose amayerekwa aba ari ukuri, kandi umwami Yesu yarahagaze aho. Bwari ubwa mbere mubona mwiyereka nk'iryo. Byari urebye hafi mu metero 3 hejuru y'umutwe wanjye. Yarahagaze mu ijuru neza, ikirenge kimwe kiri imbere nk'ugiye gutera intambwe. Yari yambaye umwenda w'umweru ufite ibitambaro by'umutaka ahantu hose, imisatsi yatembaga ku ntugu, kandi yasaga nk'ufite hafi umugabo ufite hafi imyaka 2 imuha, hafi imyaka 30, ariko umuntu muto unanutse, ariko muto cyane. Yasaga nk'udapima hejuru y'ibiro 60. Nararebye noneho nibwira ko haba hari ikintu runaka nari mfite kitagendaga, kandi nibyiringiye amaso. Ubwo ndongera ndareba, kandi yarahagaze nko ku ruhande agaragaza uruhande rumwe, kandi ishusho ye yari imeze nk'iyo nabonaga buri munsi mwiyerekwa. Yari bimeze nk'umutwe wa Kristo wo Hoffman mu myaka 30. Niyo mpamvu nyifite mu nzu yanjye, mu bitabo byanjye, ahantu hose nshobora kuwushyira, kuko uko niko yasaga. Byari byegereye cyane, gusa yagaragaraga nk'ukiri muto. Kandi mu gihe namurebaga naribwiye nti sindi kureba rwose umwami wanjye uhagaze hariya. Nahagaze hafi muri iki cyerekezo, kandi neza ahantu hari uru ruhimbi hari ahantu runaka hafi mu burebure bwa metero 56 cyangwa 45 uvuye aha mpagaze, nk'uko ushobora kugereranya intera ahantu runaka muri agace muri uyu muzenguruko. Nazamuye amaso kandi yarahagaze aho. Ubwo nirumye urutoki ngo ndebe ko nari nsinziriye. Muzi ukuntu byasaga nk'ibidashoboka. Muri icyo gihe nari umusore, nari nkiri muto mu mwami, nari maze hafi amezi 6 mbwiriza. Nirumye urutoki, nafashe igiti cy'amahwa ndakivuna, kandi benshi muri mwe muba mu cyaro muza aya mahwa y'icyo giti asongoye cyane. Natangiye kubihekenya, ndavuga nti ntibishoboka, ndarota. Dore inzu yanjye, papa araho, mama n'abana. Dore ahantu hari ikigega cy'amazi gishashe cy'inzu y'amatafari, aho nari menyereye guhigira ibishuhe. Byari hafi nko mu metero 200 uvuye aho, kandi ubwo nari mpagaze mu murima. Ngo bigomba kuba ariko bimeze. Nakubise umugeri ku butaka, nakubise gake n'ikirenge, nazunguje umutwe kandi niruma ikiganza. Narongeye ndareba, kandi yarahagaze aho. Umuyaga watangiye guhuha, noneho mbona ibyo biti bitangiye kunyeganyega, kandi igihe umuyaga watangiraga guhuha, imyenda ye yaranyeganyeze nk'imyenda imanitse ku mugozi. Yatangiye kunyeganyega. Yarahagaze aho, nararebaga. Noneho ndibwira nti iyo mbasha kumubona mu maso. Yarebaga iburasirazuba rwose muri icyo cyerekezo. Yarebaga n'imbaraga. Nigiye imbere ngenda mpindukira ngo ndebe negereye mu maso he, ariko igihe cyose
ntibyankundiye kumureba neza cyane. Yari yashyize ibiganza imbere ye, byari bikingirije ahantu nari mpagaze. Narongeye ndahindukira, mvuga ijwi ryanjye nk'ikintu nk'icyo. Nakoze ntyo ngo ndebe niba nshobora gutuma yanyitaho, ariko ntiyigeze anyeganyega na gato. Ubwo naribwiye nti wenda ngiye kumuhamagara. Igihe navuze nti Yesu, yahindukije umutwe kandi arandeba, yarambuye amaboko ye. Ibyo nibyo nibuka kuva ubwo. Byari amanywa urebye, kandi nari ndyamye aho ahantu runaka hano muri uyu murima. Aho niho hantu ubu umwambaro wanjye ndarana watohejwe wose n'amarira. Nararize nsigara nta mbaraga mfite. Mu maso he hari hateye uburyo nta munyabugeni n'umwe wamenya gushushanya cyangwa gusiga irangi nk'uko hameze. Ntibashoboraga kubikora. Yari afite ishusho y'umuntu watuma murira kubera igikundiro, icyubahiro no guca bugufi umurebye. Kandi nyamara yari afite imbaraga nyinshi zo guhirika isi avuze, kandi imiterere yo mu maso ye ntiyashoboraga gushushanywa n'umunyabugeni. Kandi sinigeze menya na rimwe icyo ibyo byasobanuraga kugeza uyu munsi. Ariko dore ndi hano uyu mugoroba, nyuma y'imyaka 30, mpagaze muri iki cyumba cyatanzwe ku murimo w'Imana ishobora byose. Hari nari ndi gusa umuyoboke w'umurayiki, ni ukuvuga umuyoboke wa kera w'itorero ry'Ababatista ryari riyobowe n'umushumba Roy Davis. None mpagaze aha hantu huzuye aba bantu, abo ntekereza yuko baguzwe amaraso ya Yesu Kristo ubwe, bari mu biganza byanjye muri iyi minsi ine kugira ngo mbazanire ubu butumwa bw'umwami. Neza amezi 6 nyuma y'ibi, nakoze umurimo wanjye wa mbere wo kubatiza aha ku mugezi. Igihe urumuri rwamanukaga hariya ku muhanda Spring, benshi muri mwe wenda mwakwishimira kunagaya akajisho. Ku muhanda Spring ateganye n'umugezi, kandi naho marayika w'umwami yabonekeye bwa mbere mu ruhame. Kandi hari nyuma ya saa 6 imwe nka saa 8, ubwijwi ryasohokaga aho ikavuga riti, nk'uko Yohana umubatiza yoherejwe kubanziriza kuza kwa mbere kwa Kristo, ubutumwa bwawe buzabanziriza kuza kwa kabiri. Dore turi nyuma y'imyaka 30, kandi dore ndi aha uyu mugoroba nkomeza kuvuga ubu butumwa. Bwazengurutse isi yose, kandi ifite amahirwe yo kugaruka mu mujyi aho nakuriye ngo ngaragaze uyu mwami Yesu Kristo. Nkunda buri munsi n'umutima wanjye wose. Ahinduka buri munsi igihe cyose mwiza cyane kurusha umunsi uheruka. Sinigeze na rimwe mpindura n'inyuguti imwe mu myizerere yanjye. Ikintu cya mbere natangiranye ndacyakizera mu buryo bumwe uyu mugoroba. Uko yari ejo niko ari uyu munsi n'iteka ryose. Noneho mfite ubutumwa nshinzwe. Bwa mbere ubutumwa busohoka byari ntashidikanywa. Umuntu wese yasengeraga abarwayi, habaho ibimenyetso bikomeye, ibitangaza bikomeye n'ibikorwa birenze imitekerereze ya kimuntu. Ibyo byatangiriye by'umwihariko mu wa Pentekote. Ububyutse bwa rusange bw'ubukangurambaga bwo gukiza indwara bwakubuye isi. Imyaka 15 ishize habayeho ububyutse kuri buri musozi. Ndatekereza imiriro y'ububyutse iracanye. Mu magambo yumvikana, amamiliyoni yakiriye Kristo nk'umucunguzi kubw'uyu murimo wonyine. Nibyo byateye Oral Roberts gusigwa n'abandi, kandi ibyo byagiye bikwirakwira mu bihe bitandukanye. Nyuma y'ubuhenebere bwica itorero rya Pentekote ryari rimaze kugwamo. Intego yanjye n'icyifuzo cyanjye uyu mugoroba ni ukongera gukangura iri torero kubwo kuza k'umwami Yesu kwegereje. Ngomba kuricyaha, ngomba kwamagana icyaha uburyo bwose cyaba kimeze. Sinibasiye idini iryo ari ryo ryose, mfite ubutumwa. Noneho birakwiye gushyigikirwa n'idini uko byagenze n'umwami wacu Yesu. Mu by'ukuri niwe singe. Ariko igihe yatangiraga kubwiriza, gukiza abarwayi, kuzura abapfuye, akeheza ababembe, kandi akirukana amadayimoni, umuntu wese yaramukeneye. Ariko haza igihe cy'ubutumwa gikurikira buri kimenyetso, buri gihe ikimenyetso gifite ijwi. Ariko umunsi umwe igihe yicaraga akababwira ati, njyewe na Data turi umwe, byari bihagije ngo abantu be gushobora kubyihanganira. Birasa n'igihe yavugaga ati, keretse nimurya umubiri w'umwana w'umuntu kandi mukanywa amaraso ye, naho ubundi ntimufite ubugingo muri mwe. Noneho abigisha n'abantu batekereza neza bagombye kuba baravuze bati, uyu mugabo ni umuryi w'abantu ugerageza kubarisha umubiri we no kunywa amaraso ye. Ntiyigeze na rimwe abisobanura, yarabivuze gusa. Andi uyu mugoroba mushobora kumva ibintu bisa n'ibyo bivugwa mu iteraniro wenda tutashobora gusobanura, ariko mwibuke ko Yesu Kristo ari uko yari ejo
ariko ari uyu munsi n'iteka ryose. Turabyizera. None dufite igihe kinini cyo kuvuga kuko dufite aha amasaha azwi yo gutangira n'amasaha azwi yo gusohoka, kandi turashaka kubahiriza ibyo inama y'ubuyobozi bw'ishuri byaduhaye nk'amasaha, kandi turakora uko dushoboye kose ngo tuyubahirize. Mwibuke, igihe icyo ari cyo cyose umunyabyaha ashatse kuza kuri Kristo, ibyo mwaba mugomba gukora byose ni ukwigira imbere uwo mwanya. Naba ndi kubwiriza, kuririmba cyangwa ikindi kintu, muhe ubuzima bwanyu Kristo uwo mwanya, noneho mugaruke mu cyicaro cyanyu. Ni kubw'iyo mpamvu turaha ngo tubafashe. Ndashaka kubwira mwene data Vare na mwene data Bodas na bene data baraha, ndibaza niba bashobora gukora umurimo wo kwigisha itorero nyuma ya saa sita cyangwa mu gitondo cyangwa ikintu nk'iki. Bashaka umubatizo w'umwuka wera, byaba byiza, sibyo? Mwebwe bene data, mwene data Neville, namwe mwese mwashobora kuzamo. Mwene data Caps, niba umuntu yifuza kwakira inyigisho ku mubatizo w'umwuka wera, kuki mutaza ku gicaniro? Niki cyaba cyiza cyane mu gitondo cyangwa nyuma ya saa sita? Mu gitondo ugana saa yine za mu gitondo. Niba mufite ikibazo ku myizerere, niba mufite ikibazo ku butumwa, niba tutarabitayeho na rimwe by'umwihariko, kandi kwa mwifuzaga ko twabasengera cyangwa mwifuzaga kumenya ikintu nk'icyo, kuki mutazaho saa yine za mu gitondo mugahura n'aba bagabo? Hazaba hari umwe cyangwa benshi bo kwigisha, gusengera abarwayi no gusubiza ibibazo mu buryo bw'umwihariko. Muzaze gusa mubasange, kandi bazishimira kubafasha mu buryo bwose bushoboka. Noneho rwose mbere yo gutangira ijambo, twifuzaga kwegera nanone umuremyi w'ijambo. Mwashobora kurya cyane, mwashobora kunywa cyane, mwashobora guseka cyane, mwashobora kugenda cyane, ariko ntimwasenga cyane. Nifuzaga ko abantu basengera hose bazamuye ibiganza byera, nta gushidikanya cyangwa umujinya. Reka dusenge. Mukunzi mwiza Yesu, muremyi w'ijambo ry'ubugingo kandi uri ijambo, turakwegereye ku mugaragaro ubu. O Mana, nyuma yo gusobanura iyerekwa wampamirije ko ari ukuri, Mwami Yesu, ndasaba ko wasiga amagambo uyu mugoroba, rw'ijwi ry'ijuru ryumvikane muri buri gutwi. Cyangwa niba hari abari aha cyangwa bakurikiye mu gihugu hose batiteguye kandi badateguwe kuri iyi saha ngo basubize umuhamagaro w'iyi saha, ubutumwa buva ku Mana, bihane kandi bitegure, kuko ubwami bw'Imana bwegereje. Turasaba ngo bibabere gutyo uyu mugoroba, ngo bongere bafate umuhamagaro w'iyi saha. O Mana, ndashaka gusenga ngusabe imfashanyo, nzirikana inshingano n'icyo ibyo bisobanura, kugira inshingano zo gusubiza ibyo nzaba naravugiye aha n'ahandi. Fasha kugira ngo ngire umutima umenetse, Mwami, ku byo nkora byose cyangwa mvuga mu ijambo ryawe, ngo rishobore kwera imbuto ku murimo wawe wari ngo iri jambo rye kujya na rimwe kure y'akanwa kawe, ahubwo ujye uryibwira ku manywa na nijoro, kugira ngo ukore mu budahemuka ukurikije ibyanditswe byose mu itegeko. Nibwo uzagira ihirwe mu mishinga yawe, nibwo uzatsinda. Sinaguhaye iri tegeko ngo gira imbaraga kandi ugire umwete, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe mu byo uzashaka gukora byose. Mwami Yesu, bisohoze uyu mugoroba, dusabye mu izina rya Yesu, amen. Kuwa gatanu no kuwa gatandatu kuva saa yine kugera saa sita ku gicaniro kiri mu ihuriro ry'umuhanda wa 8 n'umuhanda Penn, hazahabera inyigisho, ibisubizo ku myizerere, gusengera abarwayi n'ibindi. Muzaze niba mufite ibibazo, cyo mwaba mukeneye cyose, hazaba hari umuntu wo kubyitaho. Umwami abaha umugisha. Noneho kubw'uyu murimo wo gufungura uyu mugoroba, ntacyo nshobora gukora kindi uretse kubisobanuza ubutumwa bwacu uyu mwanya. Ni kubw'iyi ntego turaha, kandi ni kubw'iyi ntego muri make nagarutse. Kandi ku cyumweru mu gitondo, Mwami nabishaka, ndifuza gufata uyu muhamagaro ukomeye w'uyu munsi,
ku bijyanye no gushyingiranwa no gutandukana. Noneho mu Bagalatiya ibice 4:27 ndifuza gusoma aya magambo. Abagalatiya 4:27 kugera kuri 31. Uko byanditswe ngo, ishime gumba itabyara, tera hejuru uvuge cyane utaramuka, uko abana b'inyungwakazi ari benshi baruta ab'inkundwakazi. Nuko rero bene data, namwe muri abana b'isezerano nk'uko Isaka yarari. Ariko nk'uko icyo gihe uwabyawe n'umuriro yarenganyaga uwabyawe n'umwuka, na n'ubu niko bikimeze. Mbese ibyanditswe bivuga biti, senda inshoreke n'umuhungu wayo, kuko umuhungu w'inshoreke atazaragana n'umuhungu w'inkundwakazi. Nuko bene data, ntitukiri abana b'inshoreke, ahubwo turi ab'umugeni. Umwami yongera imigisha ye ku gusomwa kw'ijambo rye. Noneho ndizera ko aha nafashe amagambo nk'aya adasanzwe cyane, atamenyerewe. Ariko rimwe na rimwe tubona Imana mu masaha adasanzwe kandi atamenyerewe, mu nzira zitamenyerewe cyangwa ibintu bitamenyerewe, kuko Imana ntimenyerwa, kandi abayikorera rwose n'umutima wabo wose bayikorera mu buryo butamenyerewe ku bintu cyangwa inzira z'isi. Aya magambo yitwa imbuto ntizaraganwa n'igishishwa. Pawulo aravuga aha ku rubyaro mu buryo bwumvikana rw'abahungu babiri ba Aburahamu. Pawulo ubwe arishyira mu mwanya wo kubyarwa n'umugeni. Tuzi ko Aburahamu yagize abahungu babiri ku bagore babiri batandukanye. Imana yamuhaye isezerano ryasobanuraga ko Sara binyuze muri Sara ahubwo ku muhungu azavuka, kandi ko kubw'uyu muhungu isi izahabwa umugisha. Amahanga yose azahabwa umugisha muri uyu muhungu. Kandi twizera muri rusange, by'umwihariko mu Bayuda, ko yari Isaka. Ariko siko byari bimeze. Umuhungu wasezeranijwe Aburahamu ni Yesu, kandi n'urubyaro rwa cyami rwasezeranyijwe Aburahamu. Ariko Aburahamu agira abahungu babiri. Umwe wa Hagari wari umuja w'umugore we, umuja mwiza kandi w'igikundiro w'umunyamisiri. Aburahamu yafasha mu Misiri ngo amugire umuja w'umugore we. And Sarah, thinking that God would not be able to keep all of his promise true, kandi Sara mu gutekereza ko Imana itashoboraga gusohoza isezerano ryayo, abwira Aburahamu gufata umuja we Hagari no gushakana nawe. Gushaka abagore benshi byari byemewe n'amategeko muri iyo minsi, kugira ngo bagire umwana nk'aho Imana yari yarabiteganyije muri ubwo buryo, kandi ko atashoboraga kugira umwana uretse kuri Hagari. Ariko tubonye ko atari ko byari bimeze. Nyamara twumva nanone ko Imana yuzura muri gatatu. Noneho Imana yuzura muri gatatu. Ubuntu ni gatanu, karindwi ni ukurangiza umurimo y'isi. Imana yuzura muri Data, Umwana n'Umwuka Wera, n'ukuzura k'ubumana. Byose ni Imana imwe mu kwigaragaza kw'ibigize umurimo wayo bitatu, cyangwa imirimo itatu y'ubumana bumwe. Noneho hari inzira eshatu nanone z'ubuntu mu kuzura kw'itorero: kubarwaho gukiranuka, kwezwa, umubatizo w'Umwuka Wera. Ibyo bibaho mu kuvuka bushya. Neza ishusho yo kuvuka gusanzwe. Iyo umugore abyaye umwana, ikiza bwa mbere n'amazi, nyuma amaraso, hagasoza ubuzima. Bibiliya iravuga muri Yohana wa mbere ibice 5:7 cyangwa 7:5, niko nibwira. Haravuga ngo hari bitatu bihamya mu ijuru: Data, Jambo, we Mwana n'Umwuka Wera. Ibi bitatu n'umwe. Hari bitatu bihamya ku isi: Ijambo, amazi, amaraso n'umwuka. Ibi bitatu bihurira muri umwe. Ibi bitatu birahuza. Nyamara Data, Umwana n'Umwuka Wera n'umwe.
ntimushobora kugira data mudafite umwana, ntimushobora kugira umwana mudafite umwuka wera, ariko mushobora kubarwaho gukiranuka mutejejwe, mushobora kwezwa mutuzuye umwuka wera. Twabihamije dukoresheje ibifatika. Noneho kandi benshi muri mwe mushobora kugaragara nk'umuntu udasanzwe, ndetse sinizi kandi nizeye cyane ko mwabyumvishe, ariko nigisha nkoresheje ingero z'ibifatika, kuko icy'umubiri ni igishushanyo cy'icy'umwuka. Noneho turabona ko hari bitatu mu gutungana. Imana itungana muri gatatu. Noneho mu kuzura k'urubyaro rwa Aburahamu yari Isimayeli, Isaka na Yesu. Isimayeli uva ku mugore w'umuja, Isaka uva ku mugore umugeni, bombi uko ari babiri binyuze mu buryo bw'imibonano. Kristo Yesu azanwa n'isugi atanyuze mu mibonano. Dore urubyaro rumwe gusa. Urubyaro rumwe gusa si imbyaro, ahubwo urubyaro rumwe gusa. Abandi ntibari urubyaro rwa Aburahamu, ko urubyaro rwa Aburahamu rwari urubyaro rwe mu kwizera. Imana nirwo yavugaga, si urubyaro rwe rw'umubiri. Mu by'ukuri nyuma y'uko Sara apfuye, Aburahamu yashatse undi mugore kandi abyara abahungu 7 batabaza abakobwa, ariko ntibari imbyaro za Aburahamu. Rwari urubyaro rwa Aburahamu rumwe gusa, kandi rwari urubyaro mu kwizera. Rwasobanuraga urubyaro rwa cyami rwagombaga kuzanwa no kwizera kwa Aburahamu. Si ubuzima busanzwe bwa Aburahamu, ahubwo ni ubuzima bw'umwuka bwa Aburahamu. Bwafashe ibyari bitandukanye byose n'ijambo ry'Imana bukabifata nk'ibitariho. Yizera Imana, iringira ibirenze ibyiringiro byose. Ngurwo urubyaro nyakuri tuvuga. Aha turagaragarizwa nyamara ishusho. Urubyaro rwagize itangiriro, urubyaro rw'isezerano rwatangiranye gushidikanya koroheje, gushidikanya mu isezerano ry'umwimerere. Imana isezeranya Aburahamu ko muri Sara azagira umwana, ariko mwitegereze, urubyaro rwa mbere rwa Aburahamu ku mugore w'inshoreke rwazanywe n'uko Sara yashidikanyije ko ibi byashoboraga kubaho, kuko yari ashaje kandi yari arengeje imyaka yo kubyara umwana. Noneho niko itorero ritangira, niko ritangira igihe cyose. Dutangirira hasi, ntidutangirira ku gasongero. Umuntu wagerageza kuzamukira ku rwego kandi agahita ashaka kujya mbere na mbere hejuru yavunika ijosi. Mugomba gutangira kandi mukubaka kugeraho hejuru. Kandi tubona ko aha isezerano ry'Imana ryatangiye kwigaragaza binyuze mu mugambi w'Imana waciwemwo no gushidikanya koroheje. Ni muri ubwo buryo icyaha cyatangiye mu ngobyi ya Edeni, nuko urupfu rwazanywe n'icyaha. Igihe ijambo rimwe gusa ryasobanuwe nabi cyangwa rigashidikanywaho, God was misconstrued or doubted. You can't doubt or misplace one word of God. Ntimugomba gushidikanya cyangwa gushyira mu mwanya nabi ijambo rimwe gusa ry'Imana, ari ryo uku niko Uwiteka avuze. Ijambo ryose ribe gutyo. Kandi aha Sara we wahawe isezerano, Sara umugore ushushanya itorero, yashidikanyije umugambi w'umwimerere w'ijambo ryasezeranijwe ry'Imana, maze aravuga ati, wowe Aburahamu mugabo wanjye, fata uyu muja mwiza, bana nawe, ubu umugabo we, kandi Imana izatanga uru rubyaro rw'inshoreke inyuze muri we, kandi nzafata umwana. Kandi Imana izatanga uru rubyaro rw'isezerano inyuze muri we, ndetse nzafata umwana. Murabona, gukuraho gusa inyuguti ntoya bihindura umugambi wose. Kubw'iyo mpamvu tugomba gufata buri jambo ry'Imana nk'aho ari uku niko Uwiteka avuze. Buri jambo ry'Imana ni ukuri. Aha urubyaro rwatangiranye isezerano ryashidikanyijweho mu buryo bworoshye. Isaka nk'umwana w'umugore w'isezerano wari warahawe isezerano abyara, nk'uko Pawulo yagerageje kubisobanura mu Bagalatiya, abyara urubyaro rwasezeranyijwe mu buryo busanzwe. Kandi akomeza avuga aha ko aba bana b'umugore w'umuja badashobora kuraganwa n'abana b'umugore w'inkundwakazi, kuko ari ibice bibiri bitandukanye. Kandi nibyo, umutizera ntashobora kuraganwa n'umwizera, nta buryo na bumwe rwose. Aha niho hari ingorane uyu munsi. Ntushobora gukora ku buryo umushwi ukuze w'idini wizerana n'ikizu. Mu magambo make, ntimushobora kubikora. Aho niho haza ingorane.
mugomba kwizera buri jambo ry'Imana. Muraganwa hamwe, umwana kwihuza nawe, ntimushobora kubikora. Mugomba kuba ikizu cyangwa inkoko. Yashoboraga kuraganwa na Isimayeli, urubyaro rw'umugore w'umuja watewe no gushidikanya. Sara ashidikanya ijambo ry'Imana. Imana yashoboraga gusohoza. Murebe ko Aburahamu, murabona icyo nzubakiraho ku cyumweru mu gitondo. Aburahamu ntiyashidikanyaho, Sara abishidikanyaho. Yari we, ntiyari Adamu washidikanyije, ni Eva washidikanyije. She was the one. It was not Adam that doubted, it was Eve that doubted. So bw'ibyo rero tuzavumbura kurushaho kuri aya magambo igihe tuzayafata ku cyumweru mu gitondo. Icy'umwuka ntigishobora rwose, icy'umubiri ntigishobora rwose kuraganwa n'icy'umwuka. N'abana ba Ishimayeli ntibashoboraga kuraganwa n'aba bana ba Isaka, kandi icy'umubiri ntigishobora kuraganwa n'icy'umwuka. Itorero ry'umubiri, itorero ry'umwuka. Hari itorero ry'umubiri ari ry'abagore bashushanya, kandi hari n'itorero ry'umwuka. Kubw'ibyo itorero ry'umubiri n'itorero ry'umwuka ntibishobora kuraganwa. Afite ibihe bibiri bitandukanye kandi bihabanye, n'amoko abiri ahabanye kandi atandukanye, munsi y'amasezerano abiri atandukanye kandi ahabanye. Niyo mpamvu izamurwa ritandukanye, kandi rizaba gusa ari ry'urubyaro rwa cyami rwa Aburahamu. Ibyo ntishobora kuzanwa n'urubyaro rusanzwe rw'umubiri rw'itorero. Rugomba kuzaba urubyaro rwa cyami rw'ijambo ry'Imana binyuze muri Aburahamu, urubyaro rwa cyami. Niyo mpamvu mwizamurwa rigomba kuba bwa mbere. Mu by'ukuri mwibuke, twebwe abazaba bakiriho tuzatanga abasinziriye. Impanda y'Imana izavuga, abapfiriye muri Kristo bazazuka bwa mbere. Twebwe abazaba bakiriho tuzazamurwana nabo kandi dusanganire umwami mu bicu. Murebe haranditse nanone ngo, kandi abapfuye basigaye ntibazuka mu gihe cy'imyaka 1000. Kubw'ibyo ntibazaraganwa, ntibazaba bari kumwe mwizamurwa. Hari ibidasubirwaho. Itorero risanzwe n'itorero ry'umwuka, itorero ry'umubiri n'itorero ry'umwuka. Aho murabona ntahahari, nta rubanza ku rubyaro rwa cyami rw'umwuka rwatoranijwe mbere rwa Aburahamu. Ko batoranyirijwe mbere ubugingo bw'iteka, kuko batoranyirijwe mbere ubugingo bw'iteka. Bemeye igitambo Imana yahamirije, kandi iki gitambo ni Kristo, jambo. Kandi noneho nta gucibwaho iteka na kumwe. Yohana 5:24. Niba mushaka ibyanditswe, ubu noneho nta gucibwaho iteka kuba ari muri Yesu Kristo. Abaroma 8:1. Ntibagenda bayobowe n'umubiri, ahubwo bayobowe n'umwuka. Kandi Abaroma 5:24. Uwumva ijambo ryanjye, iryo jambo aho risobanura usobanukirwa. Umusinzi wese ashobora kuryumva nyuma akigendera, ariko uwumva ijambo ryanjye, usobanukirwa ijambo ryanjye, kandi akizera uwantumye, afite ubugingo buhoraho, kandi ntazajya mu rubanza, ahubwo yavuye mu rupfu ajya mu bugingo. Yego, usobanukirwa ububwira ubutangaje bw'Imana bwahishuwe, uko Imana yari muri Kristo yiyunga n'isi, uko we na Data ari umwe, ndetse n'ubwira ubukomeye bwo gusohora kw'Imana yigaragaza ubwayo, yagaragajwe mu gisekuru cy'ibiremwa muntu binyuze mu muyoboro w'ikiremwa muntu, kandi biherekejwe n'ikiremwa muntu, ngo bagaragaze ijambo ryayo ku munsi wo kurasa kw'izuba iburasirazuba, no kugenza gutyo mu gihe izuba rirenga iburengerazuba, ngo yekane mu itorero mugeni ijambo ryagaragajwe. Murabona, uwumva ni ukuvuga kumenya. Uwahishuriwe ibyo n'uwantumye afite ubugingo buhoraho, kandi ntazaza mu rubanza, ahubwo yanyuze mu rupfu ajya mu bugingo. Uru rubyaro rw'umubiri rwari gusa ingobyi y'urubyaro rw'umwuka, nk'imbuto, uruti, amababi, imisatsi n'ibishishwa. Twamaze kuvuga kuri ibyo mu bundi butumwa, ariko nashakaga kubivugaho gato, cyangwa ahubwo kubigarukaho mu gihe cy'umunota umwe. Noneho aha inzira 3 z'imbuto isanzwe ziraduha ishusho y'ukuri. Inzira 3 z'imbuto isanzwe ku isi ni nk'igihe imbuto iterwa, noneho igatanga uruti, ari rwo rushibukaho utubabi, nyuma hakaza umusatsi, nyuma umurama ukihuza, noneho igishishwa, bigasoza nanone haje ya mbuto. Mwitegereze inzego z'uyu mugani wuzuye, n'ukuntu wagenze neza mu rugero.
kuko Imana ni umuremyi w'ibintu byose bisanzwe. Kubw'iyo mpamvu ibintu karemano ntibishobora gutsindwa na gato, n'Imana ntibishobora gutsindwa kuko niyo yashyize ibintu mu mwanya wabyo ngo tubirebe kandi tubibone. Mwitegereze Hagari, uruti. Uramutse urebye igice cya mbere cyo gukura kw'imbuto, ntiyasaga na gato n'imbuto. Cyari uruti kuko yari umugore w'ishyari, ntiyari mu isezerano, nta sano na rito afitanye n'ijambo. Muri make yari umuhetsi w'imbuto. Murebe Sara, umusatsi wari ufite umurama. Iki gihugu cy'Abayuda niwe cyavutseho. Muri Sara havamo Isaka, muri Isaka havamo Yakobo, Yakobo abyara abakurambere, n'abakurambere babyara igihugu. The patriarchs and through the patriarchs brought forth a nation. Mary the virgins, faith. Mariya isugi, ukwizera, wabyaye urubyaro rw'ukuri, jambo w'umwuka wambaye umubiri. Murabona abagore batatu batumye urubyaro ruzanwa. Umwe muri bo yari iby'ukuri indaya mu gushaka abagore benshi. Uwa kabiri yari umugore nkundwakazi. Uwa gatatu nta sano yigeze agirana n'igitsina, ahubwo kubwo kwizera yizera ijambo ry'Imana. Hagari, Sara, bombi Hagari na Sara byari binyuze mu nzira y'imibonano, ariko Mariya yari isugi kubw'imbaraga z'ijambo ryasezeranyijwe ry'Imana. Nibyo uruti Hagari. Abagore babiri bashidikanyije ku isezerano, ariko mwitegereze icyo byabyaye. Igihe Hagari umugore wa kabiri wa Aburahamu, inshorekeye byuzuye, ariko yabyaye umuntu. Ariko yari umuntu bwoko ki? Birivuga ko yari umuntu w'ishyamba, yabeshwagaho n'umuheto we, kandi nta muntu n'umwe washoboraga kumunesha. Ntibyashoboraga kumukuramo ubunyamaswa, kumuhindura. Ntiyashoboraga kongera kubyarwa, ntiyashoboye kubana n'abantu. Yari umuntu w'inyamaswa ko yaturutse mu kunyuranya n'ijambo ry'Imana. Because he was of the contrary to God's word in anything. Kandi binyuranye byose, umuvugabutumwa, umuyoboke w'idini, umurayiki, itorero ritandukanye n'ijambo ry'Imana rizabyara itsinda ry'abasambanyi, abantu b'isi bo muri Hollywood. Umuntu w'isi udashobora kugumana n'ijambo ry'Imana ritavangiye, kuko ibyo ntibinari mu isezerano. Oya, Sara, umugore ukuri w'isezerano wo kuba nk'umusatsi, yabyaye umuntu ufite umwuka w'ubugwaneza. Dusubiye inyuma, uyu yabyaye ishyanga ryasezeranijwe ryakoreye Imana. Ariko Mariya nta mibonano na gato, ariko nk'uwizeye ijambo ry'Imana ryasezeranyijwe. Igihe yari isugi, ntiyamenye umugabo n'umwe, kandi marayika w'umwami aramusanga aravuga ati, ndakuramutsa Mariya, wahawe umugisha mu bagore bose, kuko Imana iri kumwe nawe. Noneho aravuga ati, ni gute ibi bintu bizaba? Yaravuze, marayika aramusubiza ati, umwuka wera azagutwikiriza igicucu cye. Ntibyari byarigeze bibaho mu bisekuru byose byabayeho. Ariko Mariya yizera Imana, kandi aravuga ati, dore umuja w'umwami, yizera ijambo, ni gute azabona ibyo? Yari azi ko Hagari yabyaye umwana binyuze mu guhuza igitsina na Aburahamu, na Sara abyara umwana binyuze mu guhuza igitsina na Aburahamu, abana b'isezerano, inshoreke n'umugore w'inkundwakazi. Ariko aha yasabye kwizera, kugira uruhare mu kwizera kwa muri Aburahamu wizeraga ibidashoboka. Igihe cyose Imana yavuze ko ariko bizagenda, ni ukuri. Yizera Imana, ntiyigera abaza ibibazo. Aravuga ati, dore umuja w'umwami, ibyo bamvuga byose ku isi ariko bimbere nk'uko ijambo ryawe rivuga. Aho haza urubyaro rw'umwimerere. Sara ntiyashoboye kubikora kuko byanyuze mu nzira y'igitsina. Uko ni ukuri, Sara nawe ntiyari kubishobora kuko byanyuze mu nzira y'igitsina. Habe n'itorero riri mu buhezanguni ntibyabishobora. Ni ngombwa imyizerere y'isugi mu ijambo ry'Imana ngo isezerano ribyara abana. Ubuhezanguni ntibuzabyara na rimwe itorero ryavutse bushya. Ntibubwabishobora. Buzabyara ikindi kintu runaka, buzabyara ikintu kigana, ikintu gishaka gusa nawe. Ariko itorero ry'umwimerere ry'Imana ryavutse ubwa kabiri, ryizera ijambo ry'Imana mu buryo bwose, uko byaba bimeze kose, kuko ryera. Ni kubw'isezerano ry'Imana ibi bintu biza. Mariya umuntu w'ukuri mu nzira hanze y'igitsina aravuga ati, bimbere ku ijambo ryawe riri, dore umuja wawe. Noneho harabyara,
yabyaye iki? Si umuntu w'inyamaswa, si ishyanga, ahubwo abyara ijambo, Imana ubwayo yigaragaje mu mubiri. Amen. Urubyaro rw'ukuri rw'Imana rwagaragaje buri sezerano Imana yatanze muri Bibiliya. Adahari nta muntu n'umwe ushobora kubaho. Adahari yari urubyaro rw'ukuri, yari hejuru. Mariya aba igishishwa cyabyaye imbuto. Noneho abandi babiri bari ingobyi z'ubuzima, gusa nk'urubyaro rw'umubiri. Mariya, noneho mwibuke, navuze ko abandi babiri ntabwo yari Imana nk'uko abantu bagerageza kubikora. Ntiyari Imana, oya, gusa yabaye ingobyi y'urubyaro nk'uko abandi bariyo. Ariko ni kimwe n'uko kwizera mu ijambo guteza intambwe igana mu isura y'umwimerere, ikigori cyeze cyangwa ingano. Uruti rurasohoka, nyuma hakaza umurama, nyuma haza igishishwa. Muratekereza iki igishishwa? Mutitonze gisa neza nk'ingano y'ukuri, ariko iyo gipfunduye ingano y'ukuri ibirimo imbere nanone ni ingobyi gusa. Noneho murabona Mariya si kubw'igitsina, ahubwo kubwo kwizera ikintu neza nk'icyo. Mariya ntiyari urwo rubyaro, Mariya yabaye ingobyi y'urwo rubyaro. We, urwo rubyaro rwari ukwizera k'umwimerere, kuko ijambo ry'Imana ni mu kwizera iruha Aburahamu, kandi kwizera gusa gushobora kubyara icyo Imana yavuze ko izakora, kwizera mu ijambo ryayo. Murebe ni kangahe Mariya yabaye nk'iki kintu cy'ukuri, ariko nk'igishishwa. Igishishwa giheka imbuto muri cyo ubwacyo, kirayirinda kandi kikayigaburira kugeza igihe izibona yonyine yeze. Kandi iki gisekuru cya gatatu cy'itorero rya Pentekote cyarinze iyi mbuto ngo kiyezeshe kugeza igihe hazi igihe cyo gupfundura igishishwa. Mariya kubwo kuba nyina wa Yesu yari ingobyi gusa, ntabwo yari amaraso ya Yesu. Ntiyari amaraso y'Abayahudi, ntiyari amaraso y'abanyamahanga, yari amaraso y'Imana. Imana yaremye aya maraso, ntiyashoboraga kunyura mu nzira y'igitsina. Ntiyari Umuyahudi cyangwa umunyamahanga. Umwana ntiyari afite n'igitonyanga na kimwe gisa n'amaraso ya nyina. Amaraso ava kuri se. Tuzi ko akaremangingo k'amaraso kaba mu kigabo, kuko inkoko itera igi. Inkoko ishobora gutera igi, ariko iyo itajyanye n'isake irigi ntirizaturaga. Riba ribanguriye, nubwo risa neza nk'igi ry'ukuri ribanguriye. Buri kintu kigaragara kimwe, ariko ntigifite ubuzima muri cyo. Bimeze kimwe n'abantu bahamya Kristo. Benshi muri bo basa nk'abakristo, bagerageza gukora nk'abakristo, ariko ni ngombwa kugira Kristo muri mwe, ari we jambo wagaragajwe. Niba atari ibyo ntibizabahindura umukristo w'ukuri wizera Bibiliya. Bizaguma kuba ikintu cya kidini. Ntashobora kubaho kuko nta buzima buri muri we ngo abeho. Igi ntirishobora guturaga, riboreraho mu cyari. Niba inkoko itarahuye n'isake, ni kimwe neza nk'abayoboke b'itorero. Mushobora kubateteje no kubahamagara, mukabagira abadiyakoni n'ibindi bisigaye, ariko mufite icyari cyuzuye amagi yaboze igihe cyose atahuye n'isake. Nibyo ingobyi, igishishwa kigaburira imbuto. Nibyo. Ubwo rero dore imbuto ubwayo igomba kuva mu gishishwa, cyangwa ahubwo igishishwa kigomba guhunga imbuto kugira ngo cyemerere iyi mbuto kwiyanika ku zuba, noneho ikera. Turabona byose nk'igishushanyo. Mureba aha ni kangahe yegereye. Itorero ryo muri iyi minsi ya nyuma ritangiye gusa n'imbuto ubwayo. Urebe ukuntu iri dini rya Pentekote ryarahagurutse mu minsi ya nyuma. Tuzabisobanura nyuma gato uko basigaye basa. Urebye neza n'imbuto. Igihe igishishwa cyasohokaga mu mpeke y'ingano, ahubwo umurama w'icyatsi cy'ingano. Nyuma y'uko umurama waguyaho mu cyiciro cya kabiri, umusatsi w'icyatsi cy'ingano. Nyuma y'uko umurama waguyaho mu cyiciro cya kabiri, kandi kikabyara icyiciro cya gatatu, aricyo igishishwa. Kandi nimba mutari umuntu witegereza yitonze, muzamenya kuvuga niba ari impeke y'ukuri y'ingano aho imbere. Iyo iyi mpeke ya mbere ntoya ije isa n'impeke, ariko muhagararaho noneho muyifungure, kandi muzavumbura ko hatarimo imbuto mo imbere, ni igishishwa gusa, ingobyi y'impeke. Mwibuke, nta kintu kindi na kimwe kiba gihari nyuma y'iki gishishwa. Mwibuke, ntihongeye kubaho ahantu na hamwe urubyaro rwasezeranyijwe binyuzwe mu mugore nyuma ya Mariya, kandi ntihongeye kubaho idini ryasezeranyijwe nyuma ya Pentekote. Ni umugeni watoranyirijwe kuzamurwa, usohokaho imbuto. Ijambo ryagaragajwe bushya. Murebe ukuntu ibyo byegereje.
Matayo aravuga ati, Matayo 24:24, avuga ko imyuka ibiri mu minsi ya nyuma, umwuka w'abantu b'idini, umwuka w'abantu b'umugeni, izaba yegeranye cyane umwe ku wundi, ku buryo ibyo byanashuka ndetse n'intore bibaye byashoboka. Iregereje kugeza kuri urwo rwego. Murebe ukuntu ibyo biza binyuze mu ruti. Murebe, noneho tugiye gutanga ikintu nk'urugero aha. Luteri mu gisekuru cy'itorero yabyaye imbuto mugeni, yari umwuka umwe, rwose impeke nto y'imbuto. Ariho Luteri yari ahagaze, kubarwaho gukiranuka mu nzira yo kwizera. Yari igishushanyo ndetse cya Hagari, uruti. Urebe, Wesley yari igishushanyo cya Sara. Philadelphia, igisekuru cy'urukundo, cyatanze umusatsi muto. Mu gisekuru cya Wesley habayeho abamisiyoneri benshi tutigeze tugira mu kindi gisekuru icyo ari cyo cyose. Igisekuru gikomeye cy'abamisiyoneri cyajyanye n'igihe cya John Wesley. Ariko Pentecote ihagarariye Mariya icyiciro cya nyuma. Nyamara uyu ntiyari imbuto, ariko ubuzima bw'imbuto bwari muri we, ariko ntiyari yakageze mu kwera. Ndumva mfashijwe. Yari aho, ariko ntiyari yakeze. Ndetse niko bimeze hamwe n'igisekuru cyacu cya Gipantekote turimo. Hagomba kuza ijambo ry'Imana ritari irya kidini, riri hanze y'igice cy'amadini. Luteri yaciye mu gishishwa hamwe n'ijambo rye rya mbere, umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Wesley yagize amagambo abiri, kwezwa, umurimo wa kabiri w'ubuntu busobanutse neza. Pentecote yagize ijambo rya gatatu, kugarurwa kw'Imana. Ariko hagomba kuza imbuto yuzuye. Murebe ukuntu hamwe n'ijambo rimwe gusa bakoze idini, hamwe n'irindi jambo, ariko hagombaga kuba ikintu kidashobora gufasha gukora idini. N'umwuzuro w'ubugingo burimo aho imbere bugomba kwigaragaza bushya kubw'umugeni. Ntihashoboraga kongera kubaho igisekuru icyo ari cyo cyose cy'itorero nyuma y'ibi. Turi ku iherezo, bene data n'abashiki bacu, niho turi, twarageze. Imana ishimwe. Amen. Turabona ubu ko ibi bintu ari byo gusa by'ukuri cyane. Ndetse turabona nanone ko niba ari umusatsi muto, cyangwa niba Wesley ari umusatsi muto, ubwo rero Pentecote ni igishishwa, ari cyo cyiciro gikurikira cyo kuza kw'impeke. Ariko mwene data, mushiki wacu, uruti si impeke, umusatsi muto nawo si impeke, igishishwa nacyo si impeke, nubwo buri gihe iyo cyeze ibyo bisa cyane n'impeke. Uruti ntirusa n'impeke. Niki gikurikiraho? Umusatsi muto, igishyitsi gito, gisa cyane n'impeke kurusha umusatsi w'icyatsi. Niki kiza nyuma? Igishishwa kibitse impeke, kigaburira impeke. Turebe noneho isezerano Imana yahaye aho kera Aburahamu, urubyaro rwawe. Turavuga mu buryo bw'umwuka. Umuntu wese muri twe arabizi, yavugaga Kristo, si Isaka, bimunyuze mu rubyaro rwe mu kwizera. Murebe uwa mbere yazanywe n'umugore w'inshoreke. Ibyo ntibyasaga na gato n'isezerano. Imana ntikeneye kugaruka ku ijambo ryayo ku muntu uwo ari we wese. Imana yavuze ukuntu byagombaga kuza, kandi ni muri ubwo buryo byagombaga kuza. Ariko Sara yarahagarariye itorero, igishushanyo cy'itorero. Ibyo yumvishije aho, aravuga ati, noneho ndatekereza ko ari ibidasanzwe cyane, sinshobora no kubyizera. Genda noneho ufate Hagari umugira umugore. Murabonaho urwo rutini rwasaga na gato n'isezerano. Ariko igihe hageraga umwanya wa Sara, byagaragaraga cyane neza, aho birasa cyane n'isezerano. Ariko nyamara ntibyaba isezerano ry'umwimerere, kuko Isiraheli muri Isaka yatsinzwe kandi ikanga urubyaro rw'ukuri igihe rwazaga. Haleluya! Nishyuha mu mutwe, mwihunga, ibyo nta kintu kibi bizabatwara. Yanga urubyaro, baramubamba kandi bamumanika ku musaraba. Uko Pawulo yabivugaga aha, urubyaro rw'umugore w'inkundwakaza cyangwa rw'umugore w'umuja ntirwarenganyije urubyaro rw'umugore w'inkundwakaza. Ni kimwe n'uko imbuto y'idini irenganya impeke y'umwimerere. Uko bigomba kumera igihe cyose. Ntibazaraganwa, ntibari hamwe n'abamasezerano abiri atandukanye mu buryo budasubirwaho. Ibihe bibiri bitandukanye, amoko abiri atandukanye rwose. Bumwe ni umugeni n'ubundi ni idini. Nta kigirana rwose hagati yabo. Ariko nabwo sibo rubyaro rwari rwasezeranyijwe ko ruzaza. Yaba Sara, yaba Hagari, yaba Sara,
yaba Mariya nta n'umwe wari urubyaro. Mariya ntiyabaye urubyaro, yabaye ingobyi y'urubyaro, nyamara yararugaburiye, yarukuye mu nda ye, neza kimwe n'uko igishishwa gitanga imbuto y'ukuri mu nda yacyo. Ariko igishishwa si imbuto, cyegereye cyane imbuto. Cyegereye neza cyane impande z'imbuto kugira ngo bigaruke mu ruti. Ubuzima bukwirakwira mu ruti hose, kandi iyo umurama uje buriyegeranya. Ariko iyo tugeze ku gishishwa, iki kiba kiri aho neza nkaho ari imbuto, kandi cyenda kugira hafi ishusho y'imbuto. Yesu yatubwiye ibizaba mu minsi ya nyuma, ko ibyo bizaba byegereye cyane ku buryo byayobya ndetse n'intore bibaye byashoboka. Ariko ubwo imbuto iturukaho n'igishishwa, ubuzima busiga igishishwa, kandi igishishwa ni ingobyi. Kandi nicyo neza neza amadini yacu yabaye ingobyi: Luther, Wesley, Abapantekote. Noneho ubu ni igihe cy'imbuto kuboneka. Murebe ibyo, murebe neza. Ntiyari imbuto, Mariya ntiyari imbuto, igishishwa gusa. Umusatsi n'uruti byari ingobyi gusa by'igice cy'ijambo, si iby'ijambo ryose. Luther yakiriye kubarwaho gukiranuka, Wesley yakiriye kwezwa, Abapantekote bakiriye kugarurirwa impano. Ariko iyo ijambo rije, nyamara bashoboraga kubitanga. Uku kubarwaho gukiranuka gukiza umuntu, murabibona nta gushidikanya. Ni ingobyi y'ijambo, kimwe nuko nizera ko uruti ari igice cy'ingano, nta gushidikanya niko ruri. Ariko ni ingobyi, si ubuzima. Noneho kweza kukaza gukurikiyeho. Ni bangahe bizera kwezwa? Niba mwizera Bibiliya mugomba kukwizera, nta gushidikanya. Ndetse si rwose, ni kimwe cyane. Ni amagambo abiri yiyongeraho. Ariko ubwo haza Pantekote, kugarurirwa impano, kuvuga mu ndimi, aho babyise ikimenyetso cy'ibanze cy'umwuka wera. Kuvuga mu ndimi, aho babyita ikimenyetso cy'ibanze kibyara iki? Igishishwa. Ariko babikoze midini. Ariko iyo mutangiye kuvuga muti njyewe na data turi umwe, n'ibyo bintu bindi, ubwo rero igishishwa gihita kibihunga. Ariko itorero umugeni ry'ukuri ry'umwimerere rizagaragaza ijambo ryuzuye ry'Imana mu mwuzuro waryo, kuko uko yari ejo niko ari uyu munsi n'iteka ryose. Umenye ko mu nda ya Mariya harimo imbuto. Ariko igihe imbuto yazaga ku isi, iravuga iti naje ngo nkore ubushake bw'uwantumye, njyewe na data turi umwe, nintakora imirimo ye ntimuzanyizere. Ngiyo imbuto. Ninde muri mwe ushobora kundega kutizera ibyo Bibiliya yasezeranye ko nzakora? Narabikoze, Imana yabihamirije muri nge. Niko avuga. Ninde ushobora kubimbwira ubu? Murabona, ariko imbuto muri Mariya, igishishwa cyari kibyegereye, ariko nticyariyo, yari ikiri mu nda. Murebe no mu gisekuru cya Pantekote, binyuze mu gisekuru cya Luther, binyuze mu gisekuru cya Wesley, habaho ikintu kimwe binyuze muri iki gisekuru cya Pantekote. Mubirebe noneho. Ariko mukume n'ibimenyetso birindwi, ibyahishuwe 10, ijambo ryuzuye rigomba kuvuka, rikongera rikigaragaza bushya, kandi rigahamirizwa n'umwuka w'Imana mu mbaraga zaryo zose, kuko yabigejeje igihe yari ku isi, bigaragazwa mu buryo bumwe, akora ibintu bimwe nk'ibyo yakoze igihe yari aha ku isi. Amen. Abaheburayo 13:8 havuga ko Yesu Kristo ari uko yari ejo niko ari uyu munsi n'iteka ryose. Muri Luka 17:30 Yesu aravuga ati mu minsi ya nyuma ibyabaye mu gihe cya Sodomu bizaba nanone igihe umwana w'umuntu azahishurirwa bundi bushya. Bizaba icyo kintu kimwe. Isi iri mu buzima bumeze nk'ubwa Sodomu, n'itorero ryinjiranye nayo muri Sodomu, nk'uko Loti n'umugore we babikoze. Kandi avuga ko hari itorero ryatoranijwe ahantu runaka muri iyi si, ryahunze ibi bintu kandi rihagaze ukwaryo, kandi kwigaragaza kw'Imana kwaryitayeho. Turi mu minsi ya nyuma. Igishishwa cyinjije imbaraga zacyo mu mbuto, cyarasohotse kandi kirakomeza. Cyari igishishwa cyiza, ariko cyagize igihe cyacyo. Murabona, n'umugeje ijambo w'umukwe jambo, urubyaro rw'umubiri rwa Aburahamu, Isaka na Yakobo, cyangwa ahubwo urubyaro rw'umubiri rwa Isimayeli, urubyaro rw'umubiri rwa Isaka n'ibindi, zagombaga kujya mu butaka ngo zitange indi mbuto, gutanga Yesu. Kandi n'izi zindi zagombaga gukora kimwe. Imbuto zigomba kuma. Ndashaka kuvuga ibishishwa ko bigomba kuma. Umurama ugomba kuma kandi ugapfa kugira ngo imbuto ishobore kuza, kugira ngo imbuto ishobore kubaho y'ubwayo. Niko byagenze muri buri gisekuru. Amadini yabaye ingobyi z'igice kiri. Ijambo ni igice kimwe, kuko ryahishwe abagorozi
b'abanyabwenge, cyangwa ryashyizweho ikimenyetso kuri bo kugera mu gisekuru kizu cyabonetse. Bibiliya bivuga, yego mugabo, mu by'ukuri ibyo twabisezeranyijwe muri Malaki 4 neza, yabihishe amaso y'abanyabwenge n'abahanga. Kandi mu gihe twasuzumaga igitabo cy'ibyahishuwe, twabonye ko izi ntumwa 3 cyangwa ibi binyabuzima byaje, buri kimwe cyari kumwe neza na Luteri. Buri umwe abiba neza igikurikiraho, aricyo kimasa n'ibindi bizima bitandukanye bya Bibiliya. Ibi binyura mu kubarwaho gukiranuka, kwezwa, ndetse no kugera kwa Pentekote. Ariko icya kane kibikizo nibyo, kandi Imana imuhagurutsa muri iki gisekuru, ndetse yagombaga kuza muri iki gisekuru kugira ngo bibe ari ukuri. Yego mugabo, isezerano ry'ikizu rya Malaki 4 rirasohora. Yesu ntiyari uwa Mariya, ariko azanyuze muri Mariya, ubuzima bunyura mu gishishwa. Noneho benshi muri mwe bene data b'agaciro cyangwa ababikira b'agaturika baraha uyu mugoroba muratekereza ko wenda Mariya yari nyina w'Imana kuko mubivuga. Ni gute yashoboraga kuba nyina w'Imana kandi Imana idafite itangiriro n'iherezo? Niba yari nyina, ninde wari se w'Imana? Murabona, yari umuremyi we. Mariya yari ikiremwa cye, yiremye ubwe mu nda ya Mariya. Si ikiremwa cye muri we byabaye, yari yiremye ubwe, ntiyavuye kuri we, ahubwo Mariya yavuye kuri we. Nibyo, Bibiliya itwigisha ko ibintu byose byaremwe nawe, kandi ntacyo mu byaremwe byose cyaremwe ukundi kitaremwe nawe. Ndetse ni gute byashobokaga? Ni gute yashoboraga kugira nyina kandi yari Imana ubwayo? Turabona hano noneho guhishura k'ukuri kw'igishushanyo cy'ukuri. Habaho abagore 3 bahetse imbuto y'umubiri kugeza ku mbuto yeze muri Yesu. Ute Ishimayeli ntiyashoboye kwiba, ko mu by'ukuri yavukiye kuko twabivuga hanze y'uburiri bw'abashakanye, ko yari umuhungu w'umugore w'umuja. Noneho haza umuntu usa cyane na Yesu, yari Isaka. Ariko ntibyari ibyo nanone, ko yabyaye mu nzira y'imibonano hagati ya Sara na Aburahamu. Ariko nyuma haza Mariya, ari we binyuze mu kuvuka kw'isugi abyara Yesu Kristo. Nibyo, Imana jambo wambaye umubiri. Noneho murebe, habayeho abagore 3. Hari abagore 3 ahari bari ikigereranyo, amatorero. Abagore buri gihe bashushanya amatorero, bishatse kuvuga ibisekuru 3 bya kidini. Ingobyi nazo zigomba kuma, kimwe nuko igishishwa n'ibindi, kugira ngo bitegure ahantu h'imbuto. Bigenda gutyo, imbuto ntishobora kwera igihe cyose igishishwa, uruti n'ibibabi bitumye byose. Nibyo, ibitwara ubuzima bwose bifite. Amen. Nibyo byose byari byo, atari byo ntishobora kwera. Noneho igihe cy'imbuto cyangwa igihe cy'umugeni, ibishishwa birapfa, ibishishwa byarumye. Igihe cy'ijambo ryuzuye bitakozweho n'isugi. Mwibuke igihe cy'ijambo ry'isugi, umwimerere murishyize mu biganza by'idini. Ni ukuri ko bitazaguma kuba isugi, umuntu azarikoraho mbere y'uko murigira. Ariko itorero ry'Imana rizakorwaho n'idini. Aleluya! Ni ijambo ry'Imana ryavutse ku isugi rigaragajwe. Yesu Kristo, uko yari ejo niko ari uyu munsi n'iteka ryose. Haleluya! Mbega ukuntu ari byiza, ndabikunda, ndabyizera, nzi ko ari ukuri. Ntibizakorwaho, ntihazabaho kwangirika gukozwe n'umuntu kwa kidini igihe cyo kuvuka kw'isugi k'umugeni. Oya, byakira itegeko ry'Imana ryo gusohoka muri ibi bintu. Ntimuzakore ku bintu byabo byanduye, bahinduka inkongoro. Binyibutsa ikintu igihe navaga i Phoenix undi munsi, ntaha Tucson nyuma y'amateraniro. Mwuka w'Imana wankururiye ku kintu runaka, mu gihe umugore wanjye nanjye twavuga tugenda mu modoka, kandi abana bari basinziriye inyuma mu modoka kuko amasaha yarakuze. Yankururiye kuri sakabaka. None nitegereza iyo sakabaka gake, kandi ndayiga. Ni igishushanyo ndetse cy'itorero ry'uyu munsi. Noneho uko twari tubizi, icyandira cyatakaje ishusho yo kuremwa kwacyo umwimerere. Nibyo rwose, icyandira cyasaga kera n'ikizu mukuru wacyo, ariko ntikikiguruka mu kirere ngo gihige manu yacyo yo mu ijuru, ahubwo cyacitse intege. Iki kiguruka mu kirere
gisimbuka ku butaka nk'inkongoro. Gihagarara ku nkingi y'imigozi ya telefoni, noneho kigasimbuka aha na hariya gishaka inkwavu zapfuye. Icyandira nticyari cyararemewe ibyo, oya, cyari cyararemewe gusa n'ikizu. Noneho ni kimwe neza n'itorero, ryari ryararemewe gusa n'ikizu. Ryagombaga kugira umwanya waryo ahantu ho mu kirere, ariko mu mwanya w'ibyo byacitse intege. Ntirikigurukira ahatazwi mu kirere, oya, gishingikiza amategeko yaryo agezweho binjiza y'uburezi na teolojiya y'idini runaka rya kimuntu, bashaka ikirundo cy'inkwavu zapfuye hafi yo kubora, aho gushaka ikindi kintu gifite. Gisimbuka ku butaka, nibyo icyanira. Murabona nicyo ibyo bisobanura. Ikizu ntikigeze gihinduka na gato, kiguma kuba ikizu. Icyanira ntikizamuka mu kirere, ntikibikora ngo gifate mano yacyo igifite ubuziranenge aho hejuru, ariko kishingikiriza ibyo gishobora kubona byamaze gupfa. Ntigitegetswe kuguma aho ku butaka. Ariko mwitegereze icyanira gishaje uyu munsi. Muzamuka umuhanda, muzabona imigozi ya za telefoni ihagazweho n'ibyanira bitegereje kubona ikintu cyishwe, ikintu cyaboze, gikora nkaho kidafite amababa ahagije kuguruka. Ni vuba, murazi, kizaguma iteka ku butaka, gihambiriye ku isi kuko cyacitse intege, ntigikoresha imbaraga Imana yagihaye. Ishusho y'umwihariko wacyo wari uguhagarara mu kirere, noneho kikitegereza aho hejuru, ariko ubu cyaramanutse kandi kinazi kuzamura amaso. Igitekerezo cyacyo kiri gusa ku nkwavu zapfuye, kucyo gishobora kubona ku muhanda. Ubwoko bw'agasimba kitwa agasamunyiga, akitwa opsumu, cyangwa ikindi kintu umuntu azaba yagonze. Si ikizu, ahubwo ni ikintu bisa kimwe neza n'itorero rifite indyo, ubw'amashuri n'ibindi bitungwa n'ibiryo byapfuye hashize imyaka myinshi, binyuze muri Luteri, Wesley n'abapantekote. Byararangiye, rireba inyuma ku mahame y'umuntu, aho kuguruka ahantu ho mu ijuru h'ijambo, aho ibintu byose bishobokera bizera. Cyafashe imyitwarire ya sakabaka. Ibi bintu byapfuye byarekewe inkongoro n'isi n'amashuri n'ibintu nk'ibyo byarekewe isi, si itorero. Cyacitse intege cyane ku buryo ntikigikomeye, kigishobora kuzamuka hejuru mu ijuru, aho ibintu byose bishoboka kubizera. Gihagarara gisubira inyuma, kivuga kiti, noneho ndi ntiti runaka na runaka, idini ryanjye ntiryizera muri ubwo buryo. Icyanira cyayobye. Mufite ubwoba bwo gusohoka ngo mufate icyemezo ku masezerano y'Imana. Muravuga muti noneho iminsi ibitangaza yararangiye. Mucite intege, mufite ubwoba bwo gukoresha amababa yanyu no kuguruka. Mwacite intege cyane ku bw'iteraniro ry'amasengesho. Mwageze ku rwego muterwa ubwoba no kumara hejuru y'iminota 15 ku gicaniro, musimbuka nk'inkongoro. Intumbi z'inyamaswa zaguye ku butaka. Murabona, cyanira cyacitse intege cyane ngo cyongere kugera ku rwego rwo kwihanganira ibigeragezo byo hejuru mu birere. Gisimbuka nk'inkongoro kandi kikagira ibiryo by'inkongoro. Niko bimeze n'ukuri, ku buryo gitangiye gusa n'inkongoro, gikora nk'inkongoro. Ntigifite isano n'icyanira, kirasa cyane n'inkongoro kurusha uko gisa n'icyanira. Icyanira gitegetswe kuguruka, si uguhagarara ku nkingi y'imigozi ya telefone, noneho kigashaka urukwavu rwapfuye ngo nyuma kimanukiraho ngo gisimbuke ku muhanda nk'inkongoro. Murabona, ni gutya hafi itorero rimeze uyu munsi. Bimaze iki kuzamukaho hejuru no kuguruka aha na hariya, mu gihe nshobora kubona inkwavu aha, ariko zarapfuye, zarabuze, zaranduye. Kera zari nziza. Niko byari bimeze ku nyigisho z'abaruteri, abawesley n'abapantekote. Kuki murya nk'inkongoro? Ari impano nzima yagwaga ivuye mu ijuru buri joro ku bana b'Isiraheli mu gihe cy'urugendo rwabo. Ibyasigaraga byose byabaga byanduye. Twari dufite akamenyero ko kuvuga iwacu tuti byuzuye uburozi. Hari uburozi bwinshi mu bunararibonye bwacu uyu munsi. Idini yacu yubakiye ku by'umuntu wundi yavuze, undi muntu yavuze, kandi kisezerana ari ry'ikindi gisekuru. Umuntu umwe yaje kundeba nta gihe kirekire gishize, umubwiriza butumwa w'umubatista, yaje aho iwanjye aravuga ati, murazi, niko yavuze, nashakaga gusa kubakosora ku kintu kimwe. Narasubije nti, kukihe? Yaravuze ati, mugerageza kwigisha muri iki gisekuru inyigisho y'intumwa. Niko yavuze, igisekuru cy'intumwa cyararangiye. Narasubije nti, ryari? Murabona, nababwira igihe cyatangiriye, none nimumbwira igihe cyarangiriye. Naravuze nti, mwizere ijambo. Yarambwiye ati, ndaryizera. Naravuze nti, byiza cyane, none mwizera ko igisekuru cy'intumwa cyatangiye umunsi wa Pentekote? Yarashubiza ati, ndabyizera. Naravuze nti, noneho
umuvugizi intumwa Petero yavuze aya magambo, kandi mwibuke Yesu yaravuze ati uzakura ijambo rimwe kuri ibi cyangwa kongeraho ijambo rimwe, umugabane we uzakurwa mu gitabo cy'ubugingo. Bivuze umuvugabutumwa cyangwa umuntu wese ufite izina rye mu gitabo. Yaravuze nti Petero yaravuze ati mwihane buri wese muri mwe kandi abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubabarirwe ibyaha byanyu, kandi muzakira impano y'Umwuka Wera, kuko isezerano ari iryanyu, abana banyu n'abari kure bose, ndetse n'umubare munini Umwami Imana yacu izahamagara. N'iryari byo noneho byarangiye, ibyo biracyakomeza. N'agatsiko k'ibyanira byahindutse sakabaka, kandi bisimbuka iruhande rw'indi ntumbi yapfuye. Ikindi gisekuru kishe ku bwabo, nibyo ntibikiri impano nzima ivuye mu ijuru. Ntibakibishaka uyu munsi, ntibashobora gukora iteraniro ry'amasengesho. Ntibyatangiye ari ibizo, bicitse intege, ntibikomeye, birasimbuka gusa iruhande. Amadini yacu agezweho ni kameze, yishingikiriza ku nyigisho ya teolojiya ya kimuntu kugira ngo asobanurire ibi bintu byose, kandi bakabyemera. Ntibashaka kwemera ijambo rivuga ko Yesu Kristo ari uko yari ari ejo, ariko ari uyu munsi n'iteka ryose. Ntibashaka kwemera amaraki kane, kandi ntibashaka kwemera aya masezerano yandi yose ajyanye n'uriya munsi, kandi avuga kangahe igisekuru cy'itorero. Nk'uko umuhanuzi yabivuze ati mu gihe cy'umugoroba umucyo uzarasa. Ntibabyakira, barashaka gusimbuka ku kidini runaka rya gipantekote ryinshi hashize imyaka 100 no kurya manu yenda kubora. Nibyo si nziza, uko n'ukuri si nziza. Itegereze, itorero ni irinyamubiri cyane, rigi ntumbi y'isi, ibintu byapfuye by'isi, neza nk'uko inkongoro ibikora. Politiki y'itorero ibareka Umwuka Wera ngo wohereze umuntu ngo ajye mu itorero runaka. Bagomba kuba bafite politiki yo kureba niba idini rizamwakira cyangwa ritazamwakira. Nibyo bakunda isi, bambara nk'isi, basa n'isi, bakora nk'isi, ni za nkongoro z'isi. N'abanebwe bacita intege, barariganya. Niko bimeze. Mwigeze mubona ikizu kiriganya? Oya mugabo, nta mariganya aba muri cyo. Niko bimeze no mu mukristo w'umwimerere. Ntacitse intege, azahiga kugeza abonye ikintu. Amen, yego, azabona ibyo kurya bye. Gishaka manu nzima, kizazamukaho kandi gicukure kugeza kibibonye. Kizaguruka kijya hejuru cyane. Niba atari muri iki kibaya, kizazamuka kurushaho. Uko muzamuka niko mushobora kureba neza. Rero ni igihe kubiza by'uyu munsi, kuguruka hejuru cyane, gucukura mu masezerano y'Imana. Utabeshwaho n'ibyo by'inkongoro byishwe hashize imyaka, musohokaho. Politiki, gushyigikira cyangwa kurwanya, kuvuga ibibiri, kandi Umwuka Wera ntugifite ubutware mu itorero. Yakira amateraniro y'amasengesho, nta gutakira Imana cyane ngo isohoze ijambo ryayo. Ntibakizera ko ijambo uko ryari ejo ariko riri n'iteka ryose. Bahindutse gusa inkongoro, bahindutse idini, bashyize izina ryabo mu gitabo, bahindutse abanebwe kandi bacitse intege, ndetse bahagarara aho batapfuna intumbi zapfuye, mu gihe bakabaye nibura ibyanira. Ari we muvandimwe wa hafi w'ikizu, umuhanuzi wari uzanye ijambo ry'ukuri kandi akarigaragaza. Bishingikiriza teolojiya y'umuntu yenda kubora. Babikura he? Muri gahunda z'umuntu zo mu ishuri ryo ku cyumweru. Umwigisha wapfiriye aho muri seminari ababwira ati iminsi ibitangaza yararangiye, umubatizo w'Umwuka Wera ntubaho, ibi byose n'ubushazi. Murashaka kumbwira ko ikizu cyabirya? Ntigishobora. Oya mugabo, n'umukristo ntiyarya intumbi yapfuye y'inyigisho zishaje za kidini n'ibindi. Bashaka ijambo ry'Imana ry'umwimerere, isezerano ry'igihe. Imana yasezeranyije inkwavu mu gihe cya Ruteri, yasezeranyije ibindi bintu mu gihe cy'abandi, ariko ubu yadusezeranyije ifunguro ryiza ryuzuye. Urutonde rw'ifunguro ryuzuye rifite amasaha 7, kuko ibimenyetso byose 7 byaramenwe, kandi byose byiteguye ijambo ry'Imana kuba ashobora kwakira. Ibyanira bisimbuka nka sakabaka. Mbega mubitekerezeho, mbega igihe gikomeye. Mu gihe cyanira cyatakaje kamere yacyo y'icyanira kuva igihe kirekire, kimwe n'itorero ryatakaje kuva igihe kirekire kamere yaryo ya murumuna w'ikizu, abahanuzi b'Imana. Kera ryari ingobyi y'ijambo ry'ukuri, kubarwaho gukiranuka. Nyuma riba ingobyi yo kwezwa, nyuma riba ingobyi y'umubatizo w'Umwuka Wera, kugarurirwa impano. Ariko noneho mu guhinduka rirashaka ubudacogora, kugaruka kurya ikintu manu y'undi munsi. Yarabuze,
si nziza. Ikizu cy'umwimerere cy'uyu munsi kizi ko ari byiza cyane, ariko twarabyakiriye kandi birenzeho, kugeza aho Yesu Kristo agaragazwa mu mwuzuro w'imbaraga ye, kuko yari yarabisezeranye muri iyi minsi ya nyuma. N'igishishwa cyumye ubu byararangiye, umwuka w'Imana waciye muri ryo, nibyo, kandi ntirizaraganwa n'imbuto jambo ryahamirijwe, ntirizaraganwa nta gushidikanya, ntirizajya mu izamurwa. Azaba umuyoboke w'itorero, yaza mu muzuko wa kabiri, agacirwa urubanza hakurikijwe ibyo azaba yarumvishe. Niba muri aha uyu mugoroba uri umuyoboke w'itorero, urubanza rwawe ruzaba uruhe? Igihe tuzaba twese tugomba guhagararaho kandi tugahamya ko mwumvise ukuri. Murabona, agagurukira mu kirere ahatazwi, mu bidasanzwe, hari imbaraga, no mu burebure bw'amasezerano bw'ijambo rihoraho ry'Imana byahinduye ibintu byose bishoboka kubizera. Ntabwo ashaka kubyizera, aravuga ati, yongera kugwa uwo mwanya ku migozi ya telefoni, kandi kikavuga kiti, idini ryanjye rivuga ko inkwavu ari ntacyo zitwaye nubwo zaba zuzuye inyo. Ni byiza cyane rwose. Murabona, kishingikiriza kuri ibyo. Pentekote ni nka mushiki w'inkongoro ya kidini, ifite icyicaro mu nama nkuru y'ibyanduye. Nta gushidikanya, wumva umuyobozi wabo w'umunyapolitike y'isi bakigaburira ibiryo by'inkongoro bigizwe n'inkwavu zapfuye, ikintu kimaze imyaka 50. Ngubwo ubuzima bw'itorero rya Pentekote. Oh mbega, uko Sara yagerageje gusohoza isezerano ry'ikidasanzwe atoranya Hagari, ni kimwe n'uko itorero rigerageza gutangiza ububyutse. Abavuga ubutumwa bacu bakomeye baravuga bati n'ijwi rirenga mu gihugu uyu munsi ngo ububyutse mu gihe cyacu, ububyutse mu gihe cyacu. Mwebwe se, abametodiste, ababatiste, abapentekote, mwegerane mwese. Ni gute mushobora kubona ububyutse bwa manu nzima hamwe n'inkongoro ishaje yapfuye? Ni gute mwabibona ububyutse mu gihe cyacu? Ububyutse buzaba gato cyane ku buryo mutazamenya ko bwabaye. Abapentekote baravuze bati, oh, ikintu gikomeye kigiye kuba, kiri kuba kandi ntibabizi. Nibyo, murabona, oh mugabo, mu by'ukuri hazaba hari intumbi, aho niho hazateranira ibizu. Nibyo bivugwa. Iki ni igiki cyapfuye, ijambo, ni ijambo, intumbi, Kristo muri mwe, uhora adahinduka, ejo, uyu munsi n'iteka ryose. Mbega ukuntu ari ukuri. Sara yashakaga gukora ngo amasezerano yose asohore. Murabona, mu bunini nk'itorero uyu munsi, ububyutse bunini mu gihe cyacu, bitewe n'iki? N'isezerano ripfuye. Ni gute mwabikora mu gihe Imana itigeze iha umugisha amadini, igeze ikoresha idini? Iyo ubutumwa buje, noneho bagakora idini, ripfiraho ku kibuga. Ndahamagara umunyamateka wese kunyerekaho ibyo byabyutse. Ripfiraho ku kibuga kandi rikagumaho, ndetse Imana ihita isohoka muri iyo ngobyi ikinjira mu yindi. Yahise isohoka mu Baruteri, yinjira mu Metodiste, yahise isohoka mu Metodiste, yinjira mu Pentekote, noneho yahise isohoka mu Pentekote, yinjira mu mbuto, kuko bigomba kuba imbuto. Umwimerere ntushobora gutsindwa ku bwawe, nta kindi uretse imbuto yashoboraga kuza. Ku bw'ibyo imbuto izongera iboneke. Uko yari ejo niko ari uyu munsi n'iteka ryose. Inkingi imwe y'umuriro isohoza ibimenyetso bimwe, imbaraga imwe, Imana imwe, ibitangaza bimwe, ibintu bimwe. Yahamirize neza ijambo na Bibiliya. Uko yari ari ejo niko ari uyu munsi n'iteka ryose. Arayoboye uyu mugoroba. Oh Mana, dufashe kubibona no kubyizera nta gushidikanya. Murabona, Sara, itorero watoranyije Hagari atabitekerejeho, ntibyakunze, sibyo? Oya, itsinda rye ryatoranyijwe ntirizakunda naryo uyu munsi. Intiti muri filozofiya, intiti mu mategeko izabikora. Abahetsi bose baratsindwa. Luteri yaratsinzwe, Hagari yaratsinzwe. Yakoze iki Hagari? Hagari yahaye umuhungu we undi mugore, nibyo, ngo amurerere umwana. Hagari yakoze ibyo, atanga umuhungu we w'ikinege mu biganza by'undi mugore utari nyina ngo amurere. Nibyo ndetse Luteri yakoze igihe yatangaga umuhungu we kubarwaho gukiranuka ku idini ngo riguhindure igikinisho, nibyo, ngo rikurere. Wesley yatsinzwe nk'uko Sara yatsinzwe. Ashidikanya ko kuvuka kudasanzwe ari umubatizo w'umwuka wera, nk'uko Sara yabikoze munsi y'igiti. Igihe Wesley yashyirwaga imbere y'ikidasanzwe, igihe hazaga igisekuru cy'abapentekote, noneho Wesley agashyirwa imbere no kuvuga mu ndimi. Ibi byose barabitsetse kandi barabinegura. Mwese aha itorero rya Gikristo,
mwebwe namwe ababatisita n'abaperesibiteriyani buri umwe muri mwe mwarabisetse kandi mubitera umugongo. Nibyo niki mwakoze? Wesirayeli, mwagurishije umwana wanyu idini kandi yarapfuye, yararimbutse n'ukuri kuzuye. Noneho ijambo ry'ukuri ryakurikiye intambwe ye, ryasigaye muri iri dini, ryarakomeje kugera muri Pantekote kandi rijyana n'ibindi bintu. Yari umuhungu ukuze cyane, imbuto yakuye muri nyababyeyi. Nyuma y'igihe runaka uruti rw'umugongo rwarikoze, birangira habayeho kuvuka. Nibyo kubw'ibyo ni muri ubu buryo itorero ryakuze mu buryo bumwe. Nyuma rigira ibihaha kandi rigira ibirenge, kandi nyuma y'igihe runaka byaje kugera aho rivuka. Uko ni ukuri, uko niko byagenze ku itorero, ryarakuze muri ubwo buryo bumwe. Wesirayeli yarashidikanyije neza nk'uko Sara yabikoze munsi y'igiti. Yaravuze ati, igihe marayika w'Uwiteka, umugabo wambaye nk'umumarayika, Imana yari y'ubwayo Elohimu, yambaye nk'umugabo, ahagaze ahafite umukungugu ku myenda ye, kandi yavuze ko kandi yabahaye isezerano mu gihe Sara yari afite imyaka 90 na Aburahamu afite 100. Noneho Sara asekera mu mutima aravuga ati, ni gute ibyo byashoboka mu gihe Aburahamu nanjye tutigeze tugira isano ryimbitse kuva wenda mu myaka 20 nk'abasore? Yari afite hafi imyaka 100. Yaravuze ati, ngewe kwishimana n'umwami wanjye mu gihe nshaje kandi nawe ashaje, kandi ngufuze tanga ubuzima yarapfuye, ndetse nanjye inkondo y'umura yarumye, igituza cyanjye ntikigihari, imitsi ijyana amashereka yarononekaye, ni gute namugira? Ariko Imana iravuga iti, narabisezeranyije, azaza mu buryo bwose. Wesirayeli yabigenjeje kimwe. Ni gute dushobora kwemera uko kuvuga mu ndimi, gukizwa n'Imana n'ibindi bintu? Ibi ntitubigenewe uyu munsi. Imana yaravuze iti, nasezeranye ko mu minsi ya nyuma nzasuka umwuka wanjye ku mubiri wose. Yasezeranye kubikora kandi irakomeza kandi irabisohoza rwose. N'itorero rya Wesirayeli hamwe n'abashiki be bose bato b'umurama, ababatisita, abaperesibiteriyani, itorero rya Kristo, abanazareni, abagenzi bo kwera na bene data bishyize hamwe n'abandi bapfanye nacyo, ariko itorero ryakomeje kwigira imbere. Noneho abapantekote bakoze iki? Babishyize hamwe rwose nk'igishishwa, babigenje kimwe, bashyize hamwe, bishyize ku rwego rumwe n'igishishwa. Niko biri. Pantekote yari imeze kimwe na Mariya. Murebe icyo Mariya yakoze ku munsi mukuru wa Pantekote. Niki yakoze kitari kiza? Imwe mu munsi mukuru wa Pantekote yatewe n'itsinda ry'abanyacyubahiro y'abatambyi, igihe umuhungu we ntaho yamubonaga. Noneho agaruka inyuma y'iminsi 3 y'urugendo aho yari yamusize. Itorero rigezweho ry'uyu munsi ryasize kuva hafi 3 kuba 5 cyangwa ahubwo 25, kuva hafi 50 cyangwa imyaka 75 yamusize mu munsi mukuru wa Pantekote. Mariya yagarukanye na Yosefu kandi bamushatse mu minsi 3. Yaramushatse ntiyashobora kumubona, yaje kumubona. Niki yabonye? Yamubonye mu rusengero ajya impaka ku ijambo ry'Imana n'abatambyi, kandi neza imbere y'abatambyi aba bayobozi. Mariya yarakubise hasi rido, yakoze ikintu atagombaga gukora. Mu mwita Imana nyina w'Imana, mama yakagombye kurusha ubwenge umuhungu we. Noneho aravuga ati, papa wawe nanjye twagushatse ijoro n'amanywa n'amarira. Papa wawe nanjye. Agaragaza ko kuvuka kutari ukudasanzwe, ko Yosefu yari se wa Yesu. Yahakanye kuvuka kudasanzwe. Pantekote yafashe kuvuga mu ndimi, bahakanye kuvuka ku ijambo. Nicyo neza bakoze, bazafata igice bareka ibisigaye. Pantekote yahakanye kuvuka ku ijambo nk'uko Mariya yabikoze. Ariko mwitegereze, yazongera kuba idini nyuma y'ibi. Mwitegereze ijambo ubwaryo, mu gihe ryari rifite gusa imyaka 12 gusa, ikintu gito cyane cyari mu gishishwa. Yaravuze ati, ntuzi ko ngomba kwita ku murimo wa Data. Ijambo ryakosoye itorero aho nyine. Kubera icyo ukora ibyo bintu byose, uzi ko udashobora kubikora, tuzafunga inzugi zacu, ntituzongera kukureka ngo uze. Ntimuzi ko ngomba kwita ku murimo wa Data. Nta gushidikanya. Igiti cy'ukuri kidasanzwe. Gusa yibwiye ko yari umuhungu wa Yosefu, umuntu usanzwe, cyangwa nk'uko Pantekote yabikoze. Ko yari umwe muri 3. Nzi ko ibyo bikomeretsa. Umwe muri 3. Ahubwo yari ibyo byose 3 muri kimwe. Ariko abapantekote baravuga bati, yego n'umuhungu wa Data, umwuka wera, mbega. Ariko ijambo ry'ukuri kandi ry'umwimerere rivuga ryeruye kandi rivuga ko atari 3, hari umwe gusa. Amen. Ntimuzi ijambo ry'Imana.
ibyo bituma hataba batatu ahubwo umwe. Murebe, ntihazongera kubaho umuhetsi, amatorero mama, amadini nyuma y'iki gishishwa giheka ntihakiri. Muri icyo gihe nta kiba kigisigaye, ntacyo uretse impeke. Nibyo, ni ngombwa ko biba impeke, igomba kuba ari ubwoko bumwe. Yagiye mu butaka. Yesu Kristo ntahinduka, uko yari ejo niko ari uyu munsi n'iteka ryose. Nk'uko uje ku mugeni ngo usoze ibintu bimwe. Murabona, ni ukuvuka bushya kw'impeke. Ijambo rikiri rito ryivugira. Muzi ko ngomba kwita ku murimo wa Data. Dore noneho ibanga ry'ubutumwa neza. Umurimo wa Data ni iki? Umurimo wa Data, mwashobora kwibaza icyo ari cyo umurimo wa Data kuri we. Gusoza icyo Yesaya yavuze ati, umwari azasama inda. Gusoza icyo Yesaya yavuze nanone ati, ucumbagira azasimbuka nk'ifumberi. N'ibyo byose byagombaga kuba. Uko Mose yavuze ati, umwami Imana yanyu izabahagurukiriza muri mwe umuhanuzi umeze nkanjye. Yari imirimo ya Data gusohoza iri jambo. Noneho niba ibyo byarabaye binyuze mu ruti rw'aba bagore b'umubiri, bimeze gute ku ruti rw'aba bagore torero ry'umwuka? Amatorero ashushanya abagore, ahubwo ndashaka kuvuga ko abagore bashushanya amatorero, sibyo? Noneho n'icyo tugomba kwita ku murimo wa Data. Niko ingano yasubiza impeke. Yego, ibyo bigomba gukora iki? Guhamiriza Maraki 4, guhamiriza Luka 17:30, guhamiriza Abaheburayo 13:8, guhamiriza Yohana 14:12, guhamiriza ijambo rye ryose, guhamiriza Abaheburayo. Ndashaka kuvuga ibyahishuye igice cya 10, ibijyanye no kumena ibimenyetso 7 n'ubwiru bw'Imana, ndetse no kugeza ku rubyaro rw'inzoka, kandi ko byose byazahishurwa, gushyingirwa no gutandukana. Nubwo bwiru bwose bwahishwe mu minsi y'inkingi z'abantu bize Imana n'abandi mu gihe cy'iyo myaka yose, ariko ubu ni igihe. Ngiyi imirimo ya Data. Gutekereza ko babyakira, barashaka ibyubahiro. Baravuga bati, idini ryacu ntiribitwigisha, ariko Bibiliya irabyigisha. Nibyo, Imana igaragaza ko ari ukuri, nta gushidikanya. nibyo. Ibyo bisohoye muri iki gisekuru, aho ibimenyetso 7 bigaragaza mu buryo bworoshye ko amadini yabaye gusa ingobyi. N'indi mirimo ya Data kugaragaza n'imirimo ya Data ubu ni ukubereka ko aya madini ataraye, n'imikorere y'abantu ihakana ijambo. Nibyo. Murebe, muzavuga muti, noneho Mariya isugi ikomeye ku musaraba we ntiyongeye kumwita mama, yamwise mugore, ingobyi, si nyina. Nibyo, yabaye umuhetsi w'ijambo, ariko ntiyabaye ijambo, we yari ijambo. Mbega mumenye nanone ko atagaragaranye nawe mu muzuko. Yarapfuye kandi arazuka, kuko yari ijambo. Yabaye gusa ingobyi. Yarapfuye kandi aracyari mu gituro. Nibyo, kubw'ibyo yabaye gusa ingobyi, si nyina, si Imana. Yabaye gusa ingobyi nk'uko amatorero ameze. Nibyo, ibyo byerekana ko yabaye gusa ingobyi, si ijambo. Turangize tuvuga ibi. Abapantekote bibyanira bisimbuka hana hariya inkongoro, abisi nk'uko abandi muri bo babikora. Bafite ishusho yo kwera mu buryo bihagije, uburyo banayobya intore bibaye byashoboka, ariko bahakana ibibatera imbaraga. Nk'uko umuhanuzi abivuga, urugero rw'ukuri rw'ibyo ijambo ry'Imana ryavuze mbere bizaba mu minsi ya nyuma. Itorero ry'igisekuru cya Laodikiya, example of what God's word said it would be in the last days, a Laodicea church age. Naked, ryambara ubusa, rihumye, ritindahaye, rikennye, ribabaje kandi ritabizi, ryibwira ko rikomeye kandi rikize, ngo ntacyo rikeneye, kandi ntirizi ko ryahinduwe icyanira. Mwene Data usa n'umuhanuzi ngo arinde ubudakemwa bw'ijambo ry'Imana. Ryahinduwe inkongoro, rigaburira abayoboke baryo inkwavu za kidini zapfuye. N'ukuri kuzuye. Mukanguke. Mbega ni gute mushobora gutegereza gusa cyangwa kuraganwa n'ibizu igihe ibintu nk'ibyo muri iki gihe gikomeye, aho izamurwa ryegereje? Mukristo, mwizera, niba mwarabaye umwizera w'igice, mukomeze muze mu materaniro igihe gito. Ndabinginze, nizeye ko dufite ikintu Umwami yifuza kubamenyesha. Igihe kirakuze, sinshobora gukomeza kure. Ngomba guhagarara, wenda azarangiza ejo nimugoroba, ariko murebe, twubike imitwe umwanya muto.
sinshaka ko mwita ku kibonezamvugo nkoresha, ahubwo ndifuza ko mwakwita rwose umunota ku byo navuze. Biragaragara cyane kugira ngo mubyumve. Ndabyizeye. Niba mubyifuza, niba muri aho uyu mugoroba kandi mukaba mudafite ubunararibonye, muravuga muti nabyinnye mu mwuka, nasimbutse impande zose. Yego, ibyanira bikora nk'ibyo, ni nk'ibyiyoni n'ibikona. Sinshaka ibyo. Murya iki? Nihe mujya gushaka ifunguro ryanyu rya buri munsi? Niki murya? Ijambo ry'Imana cyangwa intumbi runaka yashaje yakoreshejwaho hashize imyaka n'imyaka? Ese ubunararibonye bwanyu bugizwe uyu mugoroba n'ikintu mwafashe mu myaka myinshi ishize, cyangwa bifite ubuziranenge? Kandi nibishyuye umugoroba, manu nshya imaze rwose kugwa ivuye mu ijuru, mugaburira ubugingo bwanyu, mutegereje ko ejo ikintu cyiza kandi cyiza cyane. Niba atari ko mumeze, noneho n'imitwe yanyu yunamye, amaso yanyu ahumirije n'imitima yanyu iciye bugufi, mwibaza iki kibazo kivuye ku mutima kandi si kuri nge, ku Mana. Murashaka kuzamura ikiganza cyanyu nko guhamya ko muvuga ibi muti, o Mana, tegura ubugingo bwanjye n'umwuka wanjye ngo nshobore kurya gusa ijambo ry'Imana. Mwazamura gusa ikiganza mukavuga, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Sinzi neza baraha uyu mugoroba, sinzi kugereranya neza ibivunge, ariko navuga ko nibura 1/3 cyangwa kurenza bazamuye ikiganza ngo berekane ko bashaka ubugingo bwabo ko butegurwa. Mubyibuke mwisengesho noneho mu gihe twubitse imitwe yacu. Mana mukunzi mwiza, shinzwe gusa kuvuga ijambo, kandi binyuze muri iyi migani mito yoroheje, ibigereranyo bito, abantu babone ko umwe atazaraganwa n'undi. Kandi tuzi ko mu minsi ya nyuma hazabaho abantu bazazamurwa mu ijuru, kandi bamwe muri bo bazaba bari aha igihe Yesu azagaruka, kandi dutegereje ko yanaza uyu mugoroba. Kandi ndatekereza ko hashize imyaka 30, hafi 30 cyangwa 33, nari mfukamye aha wenda muri iki gihe cya nijoro, hafi 3:30 cyangwa 4, sengera data wari ukiri mu isi. Uyu mugoroba Mwami, ndasengera aba data benshi, ba mama benshi, na bene data benshi n'abashiki bacu. Ntushaka kuba umunyampuhwe Mana mukunzi mwiza. Igihe cyararenze cyane ngo data agira icyo akora kuri ibi. Yageze hakurya y'imipaka y'ubuzima, kandi mu kanya gato Mwami tuzanyura twese muri iyi nzira. Ngomba nanjye kunyura muri iyi nzira. Buri mugabo, buri mugore, umusore cyangwa inkumi aha igomba kunyura muri iyi nzira, kandi tuzabazwa icyo dukora ku ijambo ry'Imana. Nikangaho uyu mugabo yagaragara nk'aho ari muto mu maso ya Dawidi mu gihe yamuciraga. Nikangaho aba bantu baciriye Yesu ijambo, abamutoboye bazagaragara nk'aho ari bato igihe azagaruka. Nikangaho bazuyumva nk'aho ari bato, abantu batazashobora kuva. Abo bana bonye si gusa mu magambo runaka akomeye ikigereki n'ibindi, ahubwo gusa muri kamere ivuga Imana umuremyi. Abashobora kubona abahetsi b'ijambo, kandi bakabona ijambo ubwaryo, bakamenya igihe turimo ko ari igihe cy'umusaruro. Mana mukunzi mwiza, ntutume dutera umugongo ibi ngo tujye mu bupfu bw'isi, ahubwo reka tumwakire uyu mugoroba n'umutima wacu wose. Kandi Mwami, rema muri njye umwuka mwiza, umwuka w'ubugingo, kugira ngo ushobore kwizera amagambo yawe yose, kwemera Yesu jambo umwejo hashize uyu munsi n'iteka ryose, no kwizera uyu munsi igice cyatanzwe muri iki gisekuru. Bitange Mwami, bisabye mu izina rya Yesu. Kandi noneho ngiye gusaba buri umwe muri mwe, mu gihe muri aha tekereza bivuye ku mutima cyane kuri ibi. Dufite urusengero ngo muri bibera abayoboke, dufite amazi aho yo kubatirizamo, abizeye bose barabatizwa. Niba mutarigeze mubatizwa umubatizo wa gikristo, ibyo ntibishatse kuvuga gutonyangiriza cyangwa gusoka. Ibyo bishatse kuvuga kwibiza, bitari mu izina ry'icyubahiro rya Data, Umwana, Umwuka Wera, ahubwo mu izina rya Yesu Kristo. Ni gutyo kandi itorero ryose ryabatijwe kugeza aho itorero Gatolika ritangije muri 303, Imana eshatu n'uburyo butatu bw'umubatizo mu mazina y'icyubahiro y'ubutatu. Niba mutarabibona, ejo mu gitondo saa 4 hari amakanzu n'ibindi bibategereje hano. Nimushaka kuza gufatanya na Yesu Kristo, sitwe nitunafite urusengero ahango tubiteho. Uzajye mu rusengero mwihitiyemo aho mwaturutse, ariko ndabinginze mwizerere ijambo. Muraryizera? Muvuge amen. Imana ibaha umugisha. Ashobora, niba hari ikintu dushobora kubafasha, turaha ngo tugikore. None nzi ko hari abarwayi aha,
igihe cyacu cyihuse uyu mugoroba kugira ngo dukore imirongo yo gusengera abarwayi. Wenda twashobora kuyikora rwose. Ndifuza ko buri umwe muri mwe yankorera ikintu. Mwicaye iruhande rw'umuntu, murambike ikiganza kuri uwo muntu, kandi nta gushidikanya ko ikiganza ku kizu. Wenda ikizu cyari ibyo kurya by'inkongoro ahantu, kandi ntimwaryohewe. Ntibakibishaka, barashaka kubisohokamo. Byarababihiye kandi barabirambiwe. Bari aha uyu mugoroba kandi barabona ibyo bizu bishobora mu by'ukuri kurya ijambo no kugira Kristo muzima uba muri bo, yigaragaza ari muzima ko yari ejo niko ari uyu munsi n'iteka ryose. Ntibashaka kuraganwa n'igishishwa. Iki kigomba gutwikwa. Igishishwa cyose n'ibindi byose bigomba gutwikwa. Umusaruzi aje guhura ngo afate gusa ingano. Hari bamwe muri bo barwaye, bamwe muri bo barwaye mu mubiri. Ndifuza ko mwasenga mwebwe bizu, ngo mwasengera mwene so mushiki wanyu w'ikizu aho mugende kubasengera aha. Mwuka w'Imana aze kuri mwe. Mwibuke mbaha ibyo kurya by'ibizu. Isezerano ry'Imana yita abahanuzi b'ibizu, yita ubwe bwite ikizu n'ikizu Yehova. Kandi mu gihe ibiganza byanyu bikirambitse ku muntu, mumusengere. Data wa twese wo mu ijuru, ijambo ryawe rivuga ko umurimo wa nyuma wahaye itorero ryawe wari ngo mujye mu kwisi hose mwigishe ubutumwa bwiza n'amabwiriza rusange. Uzizera akabatizwa azakizwa, utazizera azacirwaho iteka. Dore ibitangaza bizaherekeza abazizera. Mu izina ryanjye bazirukana abadayimoni, bazavuga indimi nshya, nibanywa ikinyobwa cyica ntacyo kizabatwara, nibafata inzoka nta kizabatwara, kandi nibarambika ibiganza ku barwayi, abarwayi bazakira. O Yehova kizu, gaburira abana bawe umugoroba iri jambo. Mwami, barabikeneye, n'iryo bakeneye, nicyo bagomba kumenya. Ikiri ibiryo, ikiri niko Uwiteka avuga. Wasezeranyije ko nibarambika ibiganza bazakira. O Mwami Imana, noneho dukureho gushidikanya kose n'igitekerezo cyose cy'igikona. Urya gusa ku mugaragaro ibiryo by'ikizu, ijambo ry'Imana. Reka umwuka wose mubi uri muri aba bantu, umwuka wose wo gushidikanya, umwuka wose w'ubwoba, ibyiyumviro byose bya kidini, imyitwarire yose, indwara yose, ubumuga bwose mu bantu bugende mu izina rya Yesu Kristo. Reka ibyo bisohoke muri iki gice cy'abantu, kandi bashobore kubohoka kuva iyi saha, kugira ngo bashobore kurya ibiryo by'ikizu. Twizera ko uzatwoherereza muri iki cyumweru. Mwami, mene ibimenyetso kandi utwereke ububwiru bwahishwe kuva isi ishyirwaho urufatiro, uko wabisezeranye n'abawe Data, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Abizera bose kandi bakemera, muhaguruke kandi muvuge muti, ndizeye, ndabyemeye, Imana yasezeranyije ndacyakiriye. Umwami abahe umugisha. Birahebuje, buri muntu arahagaze, ni byiza. Injyana ndamukunda, tumuririmbire noneho iyi ndirimbo. Ndamukunda, ndamukunda, ko yabanje kunkunda mbere. Twese hamwe, ndamukunda. Niba mumukunda, tuzamura ibiganza byacu. Ndamukunda kuko yabanje kunkunda kandi ambonera agakiza kanjye ku giti cy'i Karuvari. Si byiza cyane dufatane ikiganza. Mwene Data kizu, muhindukire gusa mushiki wacu, mufatane mu kiganza mu gihe tuyiririmba. Ndamukunda, Imana ibaha umugisha. Ku giti cy'i Karuvari, ndamukunda, ndamukunda kuko yankunze bwa mbere kandi atugira ibizu kandi agafata agakiza kanjye ku giti cy'i Karuvari. Reka tuzamure ibiganza byacu twongere turirimbe.
ndamukunda kuko yabanje kunkunda ambonera agakiza kanjye ku giti cy'i Karuvali. Ni gute muzamenya? Ni gute isi izamenya ko mukunda Yesu? Igihe tuzakundana. Nuko isi, murabona, Imana ibona kwizera kwanyu, ariko isi ibona ibikorwa byanyu. Mukundane noneho, mubabe igikundiro hagati yanyu, muvugane hagati yanyu, mwihanganirane ku bijyanye n'inyigisho z'inyongera dushobora kuwutanga, ku bijyanye n'umubatizo, gushaka umwuka wera. Dufite uburyo buhagije bw'ibyumba aha ngo tubikore. Urabyumva? Umuhamagaro ku gicaniro. Imana yarabemeje ko ibi ari ukuri, ko Yesu Kristo ari uko yari ejo, ariko ari uyu munsi n'iteka ryose. Ariko mwifuza kumusanga, muzaze mubatizwe ejo mu izina rye. Aho hazaba hari abagabo bo kubigisha. Tuzakora ibyo dushobora byose kugira ngo tubafashe. Ndamukunda ko mwebwe muri kuri telefone nonaha i Tucson muri California, kandi naho murasirazuba muzankumura ibiganza aho mumuhimbaze. Ambonera agakiza kanjye ku giti cy'i Karuvali. Noneho tuzasubira ejo nimugoroba, mbasubije mwene data Neville umushumba wacu.